isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye yarakomeje arambwira ati Landry mwana wanjye, natangiye kwibuka uburyo namwegereye mu rukiko mu byumweru 2 bishize nkamubaza ibyabereye muri urwo rukiko, kandi arongije kuburana. Cosmos akabimbwira ndetse yamara no kumenya ko ari njye wari uri kuburana, agatangira kundinda nk'inshingano yari afite kera ku bw'Abarewisi, ku bwa sogokuru Toromewo. Akanambwira amateka ye yose ubwo kuva mu bwana bari inshuti uko bari batatu, we na Makironi na sogokuru wanjye Toromewo Lewis. Barangiza kwiga akaza kuba umurinzi wa sogokuru afatanije na Sanctus na papa wa Nathan Sultanis, kugeza ubwo bagiye kurinda Perezida Makironi yamaze kwica Perezida bagahunga, nubwo atambwiye ubuzima yabayeho nyuma yaho. Tukaza kongera guhura kuri iyo nshuro ubwo yari afite isaso mu rubavu bari bamurasha nyitangira. None kuri iyo nshuro nari ndi kumubona ari umurambo imbere yanjye, nabwo yitangiye umupangu wanjye wo kubohoza Desmeriti ndetse na Silvatoro, papa wa General Venice. Kuri iyo nshuro Cosmos akaba yarahasize ubuzima. Uko nakomeje gutekereza ndetse no kwibaza uburyo ibyanjye bisize ubuzima bwa Cosmos ku gasozi, niko imodoka twarimo zahagaze aho twari tugeze, mbona ahantu hari amazu mu ishyamba. Venice ava mu modoka tubwira ko abantu bose bakeneye ubufasha barabubonera aho ngaho, mu rwego rwo gutuma hagira umuntu ukeka ibindi. Nk'urugero tubwira ko Makironi n'abasirikare be bashobora kuzenguruka mu mavuriro yose bashaka inkomere bigatuma badufata. Nta kindi cyabaye, njye umurambo wa Cosmos narawuteruye mwengeza muri iyo nzu. Mu kugera muri iyo nzu nsanga hameze nko muri laboratwari, ubundi nkutereka ku meza yari ahari. Venice ambwira ko ndi kwimarira imbaraga kandi mfite isasu mu rutugu. Mu marira menshi mubwira ko ubuzima bwanjye nta kintu buvuze kuri iyo nshuro kubera ko uwabutabaye ahasize ubwe. Venice abona agahinda mfite ni kenshi cyane, maze arambwira ati Chairman, ntago nzi niba ubizi cyangwa se niba warabyibagiwe, ariko ndagira ngo nkwibutse ko buri igitambo kitaba ari igitambo kiramutse kidatambwe ku muntu w'intwari. Bityo Cosmos kuba wowe uri kumuririra, ntago uzi ibyishimo afite kuba apfuye arimo kurwanira ikintu cya nyacyo, kuko ni nkaho apfuye mu kigwi cy'abantu batuye mu bihugu byacu, uhereye muri Kentrone, Metrobeti, Masofa, Zetilandi, Magadonia, Varumara ndetse n'ibindi bihugu bigize uyu mugabane wacu, kugeza wambutse n'amazi magari ukagera mu bihugu byateye imbere kera cyane binayoboye isi. Byose ubuzima bwabo bakaba babufite kubera ubwa Cosmos bwagiye mu kaga. Ikindi kandi si Cosmos gusa, ahubwo twese turi mu byago. Ehereho urebe urwo rutugu rwawe, nubwo wenda rutangiritse cyane, ariko yaba tudafite ibi bitaro by'ibanga ntago hari guca ingahe. Reba muganga Desmeriti urebe uko ameze, kandi yari umugabo uhamye. Reba papa wanjye usigaye ameze nk'umwana w'uruhinja kubwo kuba ataritaweho, ahubwo akabaho atotezwa ubuzima bwe bwose. Ndetse urebe n'aba basore bose muri kumwe umurava bafite n'uburyo batatinya kuba bapfa, ahubwo bose bakaza kwifatanya natwe. Bityo Chairman, ndabyumva ni agahinda, ariko ntago wagakwiye kuba urimo kurira, kuko amarira nta kindi azana uretse intege nke, kandi twese tukuzi nk'umuntu w'umugabo. Bityo Cosmos turamushyingura mu cyubahiro, ahubwo reka twitegure neza ubundi abaganga baze batwiteho, ubundi dusubire mu buzima busanzwe, kuko hari n'ibindi bibazo byinshi cyane bikeneye gukemuka, ariko ihangane. Muri icyo gicuku Venice yahise aterura umurambo wa Cosmos, mubaza aho awujyanye, ambwira ko iryo vuriro rye atari rinini cyane, ariko afitemo na morgue. Bityo mbere yo gushyingura Cosmos tubanza kuvurwa no kwitabwaho, turaba tumubitse muri ibyo bitaro.
nuko natwe badusaba kwitegura neza. Ako kanya abaganga baba barahageze. Mu kuhagera batangira kwita kuri buri wese, uhereye kuri Desimeriti bashakaga gutera amavitamine mu mubiri ndetse no kumuha ibikomeza amagufa, na papa wa Venice Salvatore wari ukeneye kwitabwaho byibanze cyane, ndetse na muganga warashwe ku kaguru isasu, nanjye warashwe mu rutugu, ndetse n'abasore bose bafite ibikomere bagiye bagira babikuye hirya no hino mu ntambara twarwanye. Nubwo Venice yambwiye ko iryo vuriro ari ritoya, ariko buri muntu bamujyanye mu cyumba cye. Njye banjyana mu cyumba bankuriramo isasu mu rutugu. Muganga wari nkuyemo ambwira ko ryari ryinjiye mu igufa ryo mu rutugu, bityo iyo ritindamo hari amahirwe menshi yo kuba nari kwandura kanseri. Mubaza niba nizeye neza ko ntacyo bizatwara, ambwira ko imiti bakoresha yizewe neza ku buryo ikuramo ama infection yose ashobora gutuma umuntu yandura amakanseri aterwa n'ibyuma byamwinjiye mu magufa no mu misokoro. Nuko amaze kunkuramo isasu arandoda neza, nshyiraho n'ibipfuko. Ngiye kumva numva inyoni zitangiye kuririmba uturirimbo twiza, bituma nibuka ko njya kuva mu rugo nababwiye ko ndagaruka nijoro, ariko bukaba bwari bukeye nta gakuru kanjye bafite. Bivuze ko kuri Jessica wari uzi aho twagiye yarahangayitse cyane, ndetse kuri iyo nshuro nkaba ntajyana Gaston ku ishuri. Ariko ibyo ntabwo ari byo byari bibabaje cyane, kubera ko bari gushaka uko bamujyana, cyane ko Clara yari yarashatse n'abashoferi bo gutwara imodoka z'aba Lewis Company. Ubwo bakomeje kutuvura kugeza ubwo ikinya bari banteye mu rutugu cyarangiye, ubundi ngatangira kumva uburibwe. Muganga akambaza uburibwe ndi kumva urugero buriho, mubwira uko bimeze, ampa ibinini byo kugabanya uburibwe, ndetse n'ukuboko kwanjye gushyiraho umugozi kugira ngo kutaremereza urutugu. Anambwira ko ubwo mu rwego rwo kwirinda kumenyekana ntagomba kujya ahantu hari abantu benshi, kugira ngo abamaneko batazatanga amakuru bavuga ko mu bantu bagaragaye bafite ibikomere na Petero narimo. Muganga yamaze kumbwira gutyo, mubaza ahantu anzi n'impamvu ibyo abizi. Ambwira ko nubwo Venice ipeta ari we warimuhaye, ariko ari liyetena mu gisirikare, bityo ingamba zose zigiye kuba abazizi mu mupangu, n'umupangu twagiyemo buriya baba barafatanije kuwupanga. Mpita numva impamvu yabyo, ndetse binanyemeza neza uburyo igisirikare cya Venice cyubatse neza, kuko bose barizerana. Nuko amasaha akomeza kwicuma, numva umubiri wanjye utangiye kunanirwa cyane. Mpita nsinziriraho nari ndyamye, nongera gukanguka Venice ampagaze iruhande. Ahita ambaza amakuru, mubwira ko ari ayazi, bityo haba ku mubiri ntago ari meza, no ku mutima ntago ari meza kubw'agahinda, ndetse nkaba mpangayikishijwe na Cosmos cyane, kuko atigeze ambwira umuryango we wenda ngo nzawiteho. Nk'umutasi w'indwanyi ibyo ntago yari gupfa kubivuga, nubwo yanyizeraga cyane. Nuko Venice ambwira ko nta kibazo, buriya byose bizagenda neza. Venice namubajije ko abandi bameze, ambwira ko muganga bamukuyemo isasu, akaba aramera neza, ko abasirikari be ari abahanga mu kuvura, ndetse amahirwe bafite akaba ari uko imiti bafite ari myiza cyane ku rwego rwa mbere. Ambwira ko nanone kandi Desimeriti ari kugarura imbaraga, nubwo yasinziriye amasaha 6 yose akabona gukanguka. Venice yavuze gutyo, mubaza igihe tugezemo. Ambwira ko nyuma ya saa sita hamaze kugera, ahubwo yaranzaniye n'ibyo kurya nkabona kuba natekereza ibindi, ndetse aranabimpereza. Ubundi ntangira kurya biteretse ku meza, ndisha ukuboko kw'iburyo kuko urutugu bari barashe kwari ukw'ibumoso. Nuko akomeza ambwira ko no kuri papa wa Salvatore bisaba igihe kinini cyane, kuko uretse umubiri hanze n'imbere yibereyemo inguma gusa, hakaba ari iz'umubiri ndetse no ku mutima, bityo we azakomeza kumwitaho cyane kugeza igihe azagarukira ubumuntu. Akomeza ambwira ko General wa Deni Morutana nawe bamukuyemo amasasu yamurashe ku maguru yombi, bakaba bamufunze, bityo aramujyana mu nkambi muri gereza yabo, akaba ariho amufungira ko atazabura icyo amukoresha. Naho Ezeki, Dorokasi, Rufusi bo ni Mutaraga kimwe n'umusore we, bakaba bafashije abaganga mu buryo bwo kubahereza ibyo bakeneye, ndetse ubu tuvugana Rufusi akaba yagiye muri Kenti kare cyane, kuko yari ahangayikishijwe n'uburyo umuhungu njyana ku ishuri arahagera. Venice yamaze kumbwira gutyo, numva binkoze ku mutima, ukuntu Rufusi ari umuvandimwe mwiza, akaba yagiye kujyana Gaston ku ishuri. Nuko nkomeza nshimira Venice ku bufasha yari yaduhaye, kuko iyo tutamugira bari kutumishaho urusasu tugapfa gutyo gusa.
ariko kubwo kuba yari yazanye imbunda agafatanya na Cosmos byatumaga abasekirite ba Morutanah byibura batarasa cyane bikaduha agahenge. Venise yambwiye ko ari njye wo gushimirwa kubera ko natabaye ubuzima bwa papa we, kuko nawe ubwe nubwo ari umusirikare ntabwo yigeze agira igitekerezo cyo kujya gutera gereza ya Eternity Jail. Mubwira ko ahubwo Cosmos yanyitambitse, ni njye wari ufite gahunda yo kuyijyamo, none dore bitumye ahasiga ubuzima. Venise ambwira ko nta kintu wahindura ku bizaba, kuko niba Cosmos yagakwiye kuba yapfuye nta kintu byari guhinduraho, niyo tutari kuba turi kumwe cyangwa se ngo tube tuziranye yagombaga gupfa, bityo sinkomeze kwishinja icyaha cyo kuba nari njye azize. Venise yamaze kumbwira gutyo ndimo kurya ibiryo byanjye, dukomeza kuganira byinshi kugeza ubwo nabirangije, nkamubaza niba ntajya muri kenti nkaba nibereye mu rugo. Ambwira ko byaba ari bibi cyane kuko buriya Makironi azi ubwenge cyane, ashobora guhita apanga gahunda yo kuza kunsura muri kampani, yahagera agasanga mfite ibikomere bityo akankeka, bityo kandi niyo habaye igikorwa nka kiriya nta bandi bantu ashobora gukeka uretse Cosmos ndetse na Sanctus na Petron Lewis, yumva ko abo bagabo ari bo banshyizemo ibyo bitekerezo. Rero byaba byiza ndamutse ngumye aho ngaho, yapanga kuza kundeba akambura, akibwira ko napfiriye muri uwo mupangu ubundi, cyangwa agakeka ko nihisha ahantu ku bw'icyo gikorwa, noneho byibura yazongera kumbona akambona ndi muzima. Ndetse Venise anambwira ko gushyingura Cosmos kigomba kuba igikorwa cy'ibanga gikomeye cyane, kuko byazaba bibi cyane bimenyekanye ko yapfuye akanapfa ku munsi gereza yatereweho. Ikirenze n'ibyo, Desimeriti agomba kubaho mu bwihisho bukomeye igihe cyose nifuza amahoro. Nuko Venise mubwira ko ndi kubyumva kandi akoze kuri iyo nama ngiriye. Ambwira ko ubucuti bwacu bumaze gutera imbere, bityo nyuma yo kubona ukuntu nzi kurasa kandi nsa nk'umuntu utarabyize, azankenera mu ngamba ziri imbere, kuko intambara ntago zizarangira Makironi akiri muri icyo gihugu nk'umuyobozi. Venise mubwira ko mpari kubwe kuko ntazigera na rimwe mutenguha, nuko ansaba ko nakongera gusinzira nkaruhuka, ubundi tukaza kuvugana nimugoroba. Ni nako byagenze, naje gusinzira nanone, kuko igikomere nari mfite ntago cyatumaga amenya aho ibitotsi birimo kuva. Nuko mu gukanguka mbyuka ku gatanda nari ndyamyeho ngira ngo nsohoke njye kureba abandi barwayi, mpita nkubitana na Rufus, umutima wamuvuyemo bisa nkaho afite ikibazo. Venise mubaza ikibazo gihari, Rufus atubwira ko batanze itangazo ryihutirwa ko Perezida Makironi agiye gusura Chairman Petron Lewis muri kampani. Venise ahita ambwira ko Makironi atekereza nk'umusirikare, bityo ubu yamaze gukeka umuntu wihishe inyuma y'iterwa rya gereza ye, bityo namara kuzabasura ejo azahamya neza ko ari njye wabateye cyangwa atari njyewe. Nabajije Venise ikintu koko ngomba gukora, ambwira ko ngomba kuguma nihishe kuko ntago najya ahantu nziritse akaboko imbere y'umwanzi ngo abure kunkeka. Venise mubwira ko ariko Perezida atazabura kungendaho, naza kunsura akambura kandi arimo kunkeka, bityo ibyo bizatuma akomeza kumenya amakuru y'ahantu narindi. Ikirenze n'ibyo ngibyo, kwihisha bikaba ikimenyetso cy'umuntu uri kwikeka. Venise na Rufus ndetse na Dorcas bambaza ikintu nshaka gukora kugira ngo nkureho urujijo rwose. Nese nkuraho wa mugozi wari ufashe ukuboko kwanjye aho guhiniye hagati, ubundi ukuboko ndakumanura mpita numva ndapfuye neza neza kubera uburemere bw'uburibwe nari mfite mu rutugu bukagenda bumanuka no mu mubiri, ariko ndihangana ndetse nihagararaho kugira ngo mbereke ko nta kibazo. Mpita nsaba Venise ko yanshakira wa muganga we akanyomora igipfuko nari mfite, yamara kucyomora neza agashyiraho ikindi gipfuko cyatuma uko amaraso yazamuka kose adashobora gusohoka muri icyo gipfuko. Ako kanya umuganga ahita ahagera ambwira ko ibintu nshaka gukora atari byiza kuko bizatuma igisebe kidakira na rimwe. Mubwira ko ngiye kubikora igihe gitoya cyane, kuva ako kanya kugeza ubwo nzatandukanira na Perezida Makironi, maze ubundi nimara gutandukana nawe nzakurikiza amabwiriza ya muganga. Venise ambwira ko nasaze ntagomba kujya guhura na Makironi, mubwira ko kubw'umutekano wanjye no kwanga gushyirwaho maneko ziruta izo mfite ngomba kubikora. Ako kanya namaze kuvuga gutyo muganga aranyegera atangira kunkuraho igipfuko, ariko atararangiza twagiye kumva hanze y'inyubako twarimo amasasu atangiye kuvuga.
mpita ndebana na Venice ahita atungurwa nawe kubw'amasasu yari yumvise, maze ahita avuga ati abagambanyi. Ako kanya Venice yamaze kuvuga gutyo ahita asaba muganga kumfuka vuba vuba. Muganga amubwira ko nshaka ko ibyo ankorera byose abikora ku buryo ntarongera guhina akaboko. Venice asaba Rufus na Dorcas kuba bangumye iruhande ko aragaruka nyuma aje kureba uko bimeze, kandi ntitugire ikibazo ntago baratwinjirira mu nzu. Ako kanya Venice yahise asohoka, nanjye muganga asigara nkorera vuba vuba cyane. Mu kanya gato yari abirangije, ariko amasasu hanze arimo kuvuga muri ayo masaha, wumva ko intambara iri kujya mbere. Dorcas ahita asaba Rufus kungumaho, ubundi akaza kugaruka nyuma, ariko uko amasasu arimo kuvuga nkumva ari kugenda ava aho twari turi, bigaragara ko bari kuva ku nyubako, kugeza igihe amasasu yaje guhosha, ubundi agaceceka ntitwongere kuyumva. Nta kindi cyabaye, twagumye aho ngaho. Venice aza kunyandikira message avuga ko tugomba kuva aho ngaho, bityo Desmerit na muganga tubajyane mu rugo, kimwe na Cosmos, ubundi bihishe kure cyane ku buryo nta muntu uzamenya ibyabo. Nta kindi cyabaye. Rufus, Dorcas na Ezeki bagumye aho ngaho, dutegereza ko amasaha y'icumi umugoroba wa joro neza ugwamo. Ubundi hanze Ezeki avuga ko Venice n'umuhungu we badusigiye imodoka, ariko Murutana bakaba bamujyanye, ndetse Lamar akaba ajyanye nawe na Venice ndetse na mugenzi we kimwe na Salvatore, bityo tukaba dusigaye aho ngaho. Umuganga w'umusirikare wari uri kunyitaho nawe atubwira ko twava aho ngaho tukagenda, kugira ngo nawe abone uko atangira gukura ibyabo aho ngaho, iyo nzu bakayitwika, ko ariyo mategeko ahawe na fande wabo. Nta kindi cyabaye, twatangiye kujya mu modoka. Mpereye ku murambo wa Cosmos, Ezeki mu gahinda kenshi afatanya na Dorcas na Rufus kuwuterura tuwushyira mu modoka, nuko muganga Desmerit na wa muganga tubashyira mu modoka nabo, ubundi natwe tujya mu modoka. Dorcas adusaba ko twinjira vuba vuba tukava muri iryo shyamba mu masaha ya joro, ndetse tukagenda ku muvuduko uhambaye cyane. Twavuye mu ishyamba rya Santa, Dorcas ari we utwaye imodoka. Urugendo ku muvuduko uhambaye turarucuma tuza kugera mu mujyi wa Terinesa iri mu majyepfo aho twari turi, ubundi twambuka Yorodani, tuba dufashe inzira ihita yambukiranya duhita tugwa mu mujyi wa Kent. Amasaha nayo akaba ariko arimo kwicuma ku buryo saa 5:15 twari tugeze imbere y'amarembo ya kampani yacu, ndetse mu kuhagera dusanga bateguye neza nk'aho bafite ikirori gihambaye. Ubundi mu kwinjira abasekirite baratwakira, ariko ibyo ntago twari tubyitayeho, ahubwo ikihutirwaga kwari ugushaka uko duhisha ibimenyetso byose biri aho ngaho, ku buryo Perezida Macron atazigera iki kintu na kimwe, ndetse nahagera azasange ndi muzima mu buryo bwose. Ako kanya tukimara kwinjira muri kampani nta kindi cyabaye, nahise mpamagara Lorena musaba mwinginga ko nubwo yaryamye ariko ndamukeneye. Lorena ambwira ko we na Vice Chairman bari batararyama, bicaye muri salo, bityo nta mpamvu yo kubahamagara mbinginga kuko bari bahangayitse cyane. Lorena musaba ko yaza muri parikingi nkagira ibyo mubaza, bimubwira ko kubera ko ariho hantu twari twaparitse tuguma mu modoka, igisigaye irugusha kuko Desmerit na muganga tubahisha, ndetse n'umurambo wa Cosmos mu ibanga, kandi nta muntu wari kubidufashamo utari Lorena kuko niwe wari umukuru w'ibitaro. Ntago byatinze Lorena yarahageze, ndetse azana na Karara na papa we Siridiyo Vice Chairman. Mu kugera muri parikingi mpita nsohoka mu modoka, Ezeki we musanga hanze arimo kurira, ariko mbura ikintu namubwira. Byumvikane ko umuntu wahombye boss we ntago yari kubura kurira, ndetse nta nubwo twari tuzi abasore bandi ba Cosmos ngo bari hehe. Nuko Lorena amubwira gahunda ukuntu zimeze, ariko ngitangira we na Vice Chairman babanza kumpobera bambwira ko ndi intwari ndetse n'ibindi byinshi cyane. Nuko mbabwira ko dushaka guhisha Desmerit ndetse na muganga we wari wabuze, ndetse n'umurambo wa Cosmos. Lorena namaze kumubwira gutyo mpita nibuka igihe njya gusura Vanessa muri Merine, ko yambwiye ko Desmerit yari afite ahantu hibanga akorera ubushakashatsi. Mpita numva aho hantu ariho honyine ho kumushyira tukamushakiramo uburyo ariho yaba, ndetse yazanamara no gukira neza akazakomeza ibijyanye n'ubushakashatsi bwe. Ariko nanone kuko Desmerit twari tutaravugana ngo tumenye uko byari byagenze muri icyo gihe yari amaze muri gereza, nabwo nari mpangayitse cyane ntekereza ko ashobora kuba yaratanze wenda nka antidote cyangwa se formule ya virus ya HDV virus, bityo tukaba turimo kwigoreza ubusa. Ubwo nese ninjira mu modoka nicara iruhande rwa Desmerit, mubaza uko ameze ambwira ko ameze neza,
kurusha uko yaba ari muri iriya gereza mu mwijima w'icuraburindi utanabasha kumenya ibara ry'imyenda wambaye. Ndetse abivuga ari kumwenyura ambwira ko ndi umulewisi koko, kuko ntaho ntandukaniye n'abalewisi. Mubwira ko nta kibazo, mubaza niba yibuka ahantu yakoreraga ubushakashatsi bwe. Ako kanya Desimeriti imaze kumubwira gutyo yahise ashyira urutoki ku munwa, bigaragara ko ari kumbwira ngo mvuge buhoro, ansaba ko nabwira abantu bose bari iruhande rwacu bakaduha akanya tukavugana. Nsaba Dorcas na Rufus bari bari iruhande rw'umurambo wa Cosmos ko baduha akanya. Bamaze gusohoka neza ansaba ko imodoka nayifunga tugasigaramo twenyine n'umuganga twari kumwe. Uko turi batatu ko twavugaga ko byabaga byizewe byibura. Nuko bamaze kugenda gutyo Desimeriti mu ijwi rito yabanza kumbwira nshimira ati cyakora mbanje kugushimira muvandimwe wanjye, kuko nkuye mu menyo ya rubamba, kuko hari ahantu narindi nifuzaga gupfa nkabibura, ndetse gusubirayo byonyine nkaba narimeze nk'uwapfuye, kuko hari atari ahantu ho kuba uri umuntu ahubwo naho inyamaswa. Ndagushimiye cyane kandi njye ubwanjye uri intwari ikomeye ku buryo nanjye ntazigera ngutenguha. Impamvu banshimuse nta yindi, nuko nibwiraga ko nyuma y'imyaka yose barampfunze nkanga kubabwira ibijyanye na virusi twakoze, bari bazi ko bashobora kongera kumfata nkayibabwira. Ariko n'ubundi nta tandukaniro ryari kuba rigihari, kuko n'ubundi iyo mbibabwira bari kunyica. N'ubundi urumva ko nta kintu nari kuba ndamiye. Bityo rero ku bijyanye n'ahantu twakoreraga ubushakashatsi, ndagira ngo nkumenyeshe ko hari ahantu hibanga ku buryo hatagomba kumenywa na buri wese, uretse wowe n'abandi bantu wizeye gusa uzi ko batakugambanira, kuko niho hantu honyine harinzwe muri kampani yanyu. Bityo tugende tujye mu bitaro ndakubwira uko turahagera, kuko abantu bari bahazi ku bwa Broni ni Broni Lewis, njyewe, Vanessa, gusa ariko uyu muganga Dogiteri Kereki nawe akaba amwizeyeho ku buryo kugera nayo nta kibazo cyabyo. Ako kanya Dogiteri Desimeriti yamaze kuvuga gutyo ndikanga, mpita nongera kumusubirishamo neza mubaza niba uwo muganga ndi kubona aho ngaho ari Dogiteri Kereki. Dogiteri Kereki we ubwo arabimpamiriza ambwira ko ari we Kereki, akaba ari umuganga kuva kera cyane ku bwa ba Desimeriti muri Abalewis Hospital. Ikirenze n'ibyo ngibyo akaba ari we wari ushinzwe ibijyanye no kubyaza ndetse no kuvura inkomere. Numvise muri njye w'ubushagarira bunjemo, kuko Kereki nari naramubonye kera nkiri umwana muto, ubwo nakangukaga kwa muganga ngasanga mfite imyaka 11 maze imyaka 5 yose muri koma. Ako kanya Kereki ambaza impamvu ndi kumwitegereza cyane, mubwira ko narindi kureba niba iyo sura ndayibuka, ariko kuko twabonanye agahe gatoya ndetse tukanabonana nta gahunda, akaba ariyo mpamvu kuyikurura byari byanze. Dogiteri Kereki yambajije ahantu twaba tuziranye, mpita mubwira mwibutsa umwana wigeze kuba muri koma imyaka 5 yose itesara mu ivuriro. Kereki mu kwikanga mbaza niba ari njyewe, mubwira ko ari njyewe ndetse mubwira mwibutsa ko yari ari kumwe na muganga Jonas. Nabonye Kereki yikanga bigaragara. Ako kanya nawe ahita anyibuka maze arambwira ati mumbabarire Chairman, rwose ntago namenye ko ari wowe w'icyo gihe, kuko ntago nari nkuzi, nanjye nari ndi kurwana n'ubuzima bw'umugore wanjye. Na n'ubu bukiri mu kaga kuko umugore wanjye imyaka yose ayimaze muri koma, ndetse mu rwego rwo kwirengera umugore w'umuvandimwe wanjye, abantu benshi nkaba narababwiye ko ari we mugore wanjye mu buryo bwo kwirinda ko birirwa banserereza bavuga ko ntashatse umugore. Nyuma akaba aribwo Chairman Federico n'umugore we Dorothea batangiye kungendaho, akaba ari nabo bankize muri gereza ya Eternity Jail ndimo kuzira ubusa. Ariko kubw'amahirwe nkahahurira na Cosmos tukaganira, nkamwibwira akambwira ko araza kunshikisha, ndetse anambwira ko ari mwe muri buze kuducikisha, ariko bikaba birangiye gucika kwacu ubuzima bwe buhasigaye. Ariko rwose Chairman mumbabarire, ntago nabimenye, ariko nakoze uko nshoboye kose, kuko muganga Jonas nibwo yashakaga ko tugukuraho amaboko, ariko njye nakoze uko nshoboye kose ndabirwanya. Dogiteri Kereki yamaze kuvuga gutyo ndamushimira. Nyuma yo kwibuka ukuntu nkimara kukanguka itesara nkisanga kwa muganga, nasanze barimo gutongana bavuga ko bagomba kundeka kuko byarangiye, ariko Dogiteri Kereki we akavuga ko batagomba kunkuraho amaboko. Ndeba ibintu ukuntu bihinduka, kuko muri icyo gihe nari umwana antabarira ubuzima nanyitaho,
none kuri iyo nshuro yari ari mu biganza byanjye. Mubwira ko nta kibazo ndetse ari n'amahire kuba we na Desimeriti baziranye, bityo ibintu bigiye kumera neza. Ako kanya twavuye mu modoka, nsaba Lorena ko yadushakira udutanda two kuba twashyiraho Desimeriti ndetse na Dogiteri Kereki, ubundi tukabajyana mu bitaro na Cosmos tukamujyana muri morgue. Ubundi twamara kubitunganya byose nkajya kuruhuka, kuko gahunda mu gitondo yari yamenyekanye ko Perezida Macron araza muri Lewis Company kunsura. Gusa nsaba Imana ko yaza akahamara igihe gitoya nk'icyo yahamaze ubwo nari nkimara gufata company, ndetse nari mbizi ko nta kindi kintu kimuzanye uretse kuneka amakuru, bityo nagombaga gucungira hafi kugira ngo muri company yose hatazagira uzavuga n'ijambo rijyanye na Eternity Jail, kuko yari gereza izwi n'abayigiyemo, abashatse kuyimenyaho amakuru, abayirinda ndetse n'abayibwiwe. Nuko Lorena aradufasha, abaganga bakoze ijoro batuzanira udutanda, kamwe kajyaho Desimeriti ngenda amusunika, Dogiteri Kereki Lorena agenda amusunika banaganira, Ezeka agenda asunika umurambo wa Cosmos, Vice Chairman Rufus, Dorcas na Karara batuza inyuma, mbese ubona ko amagambo ari make cyane. Ako kanya Dogiteri Desimeriti yatweretse ahantu twajya. Tugeze mu bitaro hagati ansaba gukata ahantu harimo agakoridoro, karahita katugeza muri esanseri y'ibanga. Iyo esanseri ihita itugeza hejuru ahari ububiko bw'ibitabo n'amadokima yo kwa muganga kuva hospital yatangira. Ako kanya mu kugera muri archive room, Desimeriti asaba ko ntizeye neza ko ari ngombwa, abantu ntizeye neza ko ari ngombwa ko babona ibirenzeho bava aho ngaho. Mubwira ko abantu bose mbizeye, ariko bamwe batangira kwivana bavuga ko badashaka kubibona mu buryo bwo kwirinda kuzabibazwa. Kwa kundi bavuga ko uzi byinshi azabazwa byinshi. Uhereye kuri Ezeki wari wifitiye n'akababaro, ahita ajyana na Lorena ngo basubire hasi bajyane Cosmos muri morgue. Mbabwira ko ndahabasanga nimara kumenya ibijyanye n'aho hantu. Rufus na Dorcas nabo bashaka kugenda bakurikiye Karara, babwira ko batagomba kugenda, barabyumva. Karara agenda wenyine, nsigarana na Vice Chairman ndetse na Rufus na Dorcas dufatanye na Desimeriti ndetse na Dogiteri Kereki. Ako kanya Desimeriti yanyeretse igitabo ngomba kuzamura kugira ngo mfungure inkuta z'ahantu tugiye kujyamo. Ako kanya ngenda ngana kuri cya gitabo, ariko nkitegereje neza nanagikoraho ntago cyari igitabo, ahubwo ntago nzi ukuntu cyari gikozemo uretse ko bari baragihaye ishusho nk'iy'igitabo. Nuko mu kukizamura mbona ahantu imbere yanjye bitashabaga no gukeka ko haba ari umuryango, kuko cyari igikuta cy'inzu gisanzwe. Haritandukanije, hamaze kwitandukanya uruhande rumwe rujya iburyo urundi rujya ibumoso. Duhita tubonamo inzira tugenda tuyinjiramo. Tumaze kuyigiramo cya gikuta kirongera kirifunga, mpita ngira ubwoba bw'ukuntu turasohokamo. Ako kanya Desimeriti yansabye kureba ku rundi ruhande, ambwira ko ahantu ndi kubona hari ahantu ho gushyira igikumwe atari igikumwe kijyamo, ahubwo ari amaso yanjye, ariko iry'iburyo ari ryo nshyiraho, kubera ko papa wanjye Broni yashyizemo amaraso yanjye nk'umuntu wa nyuma ufite uburenganzira bwo gufunga no gufungura aho ngaho, nk'uko Toromeo Lewis yabikoze kuri Broni Lewis, Gray ndetse na Moria bose baba Lewis bakivuka, na Robert Lewis akaba yari yarabikoze kuri Toromeo Lewis kuko ari we wari umuzungura we, bityo Nina na Monica bo ntabwo byari gushoboka. Ndetse na Moria Lewis yari yarabikoreye Robert Lewis nk'uko Lewis papa wa Moria Lewis yari yarategetse Moria Lewis kuzabikora gutyo, kugira ngo umuryango w'abasekuruza baba Lewis uzajye usimburana iteka, kuko nanjye ngomba kuzabikorera umulewis nzashyiraho nk'umuzungura w'umuryango w'aba Lewis, nawe akazabikora gutyo, aba Lewis ukazaba umuryango utazigera uzima kugeza ku iherezo. Bityo akaba ariyo mpamvu nyine nidushaka gusohoka byose biri mu bubasha bwanjye. Desimeriti yamaze kumbwira gutyo ndabyumva. Tugenda tumanuka ama esikariye amanukamo hasi wagira ngo ni mu buvumo, ndetse tugenda dukata n'amakoni arimo n'amakoridoro. Nuko tuza kugera ku miryango ibiri iri ahantu iteganye neza, ubona ari ahantu hubatse mu buryo bugezweho, ariko niyo wazenguruka ibitaro byose uri hanze ukaba utapfa gukeka ko aho hantu hahari. Desimeriti anyereka umuryango wemerewe kwinjiramo n'abaganga be,
ambwira ko ari cyo gihe cyose ushatse kwinjiramo bizajya bisaba ko nshyiramo ijisho ryanjye n'igikumwe, ariko mbishatse nshobora kubaha uburenganzira tukajya dushyiramo kode bakinjiriraho. Duhita twumvikana ko ari kode Smert na Kereke bagiye kwiturira mu buryo bwo kwihisha abantu bo hanze, kuko bambwiye ko imbere ari hanini cyane ku buryo ikintu cyose umuntu yakenera yakibona, uhereye ku buryamo, ubwiherero, igikoni, aho gukorera ubushakashatsi, ndetse hakaba harimo n'ivuriro rito ubwaryo riri muri iryo vuriro ry'Abarewisi, kuko Smert na Vanessa bari barabyubatse neza cyane. Ako kanya koko nahise mfungura mpamya ntashidikanya ko ibyo bari kumbwira ari ukuri, kuko uko bahambwiraga twasanze ariko hameze, uretse ko hari harimo ibyari bishaje bigomba gusimburwa. Ako kanya Smert ahita ansaba kumwegera, maze kumwegera aranyambira. Amaze kunyambira ambwira ko ubu yakwicara agatuza, kuko mugejeje mu rugo rwe yifuje kugarukamo kuva kera hose. Na Dr Kereke yungamo anshimira ambwira ko ibyo tuzakorera muri iyo nyubako isi yose izabyibuka. Nuko Smert ambwira ko nza gusaba Lorena akaza bakaganira namara kubona akanya, ndetse anambwira ko icyumba kindi tutabashije kwinjiramo biri mu mabanga yose y'umuryango wanjye kuva kuri Lewis papa wa Moria Lewis nzayasanga mu cyumba kindi nyine. Nuko nanjye kubera amatsiko mbasiga muri iyo nyubako, ubundi ngenda ngana muri cya cyumba ndagifungura nkoresheje imboni y'ijisho ndetse n'igikumwe. Mu kwinjiramo nakirwa na amayekara manini, ariko umuryango ukimara kwifunga mbona ya mayekara aricanye. Mu kwaka nakirirwa na video y'umuntu ntari mbonyeho bwa mbere, kuko iyo shusho nari nyibonye bwa kabiri, kuko nyibona bwa mbere Nathan Sultanis wari ushinzwe ubucuruzi n'inganda muri Kenti niwe wari uyimpaye. Nyuma yo kwakira video nkabona ari ya papa wanjye Bron Lewis. Nkimara kubona isura ya papa wanjye Bron Lewis, ntago nzi ahantu ikiniga cyavuye, ndetse amarira atangira gutemba ku matama yanjye, kubwo kuba n'ubundi nari nakiriwe n'amagambo y'agahinda ndetse n'amaganya ya papa wanjye Bron ameze nkaho yari yaranshyize muri CD. Nathan yampaye avuga ati, mwana wanjye Petron, niba uri kureba iyi video umaze kuba umugabo warakuze. Bityo nkaba nishimye cyane bitavugwa, ariko nanone nkaba mbabajwe cyane nuko mu gukura kwawe ntigeze nkuba hafi kugira ngo nkwiteho, nanaguhishurira ubuzima bwawe bwose, cyane ko nzi neza ko aho ugeze ahangaha nawe wamaze kwisobanukirwa, ugasanga utazi mama wawe ndetse utazi n'uburyo wavutse. Ariko ibyo ukaba uzabimenya nk'uko hari ibintu byinshi cyane usigaje kumenya, ndetse nkaba nkwizeyeho ubushobozi. Mfashe video nzi neza ko ngiye guhura n'ikintu umuntu ahura nacyo rimwe gusa mu buzima, ndetse nyuma yo guhura nacyo nkaba ntazi uko bigenda, kubera ko icyo kintu nta kindi uretse urupfu. Gusa icyo nakubwira nuko mu buzima bwawe ugomba kuzaba umuntu utega amatwi abandi bantu, ugakurikiza inama z'abakuru, kuko nanjye nta kindi kintu kindimbuye uretse kureka kumva inama z'abakuru, kubera ko nari narataye umutwe nyuma yo kubura ababyeyi banjye Toromeo ndetse na Jovina. Nafataga nka mama wanjye nubwo atari we wambyaye, ariko ndagusabye ngo uzanshakire umuntu witwa Rosata, kuko niwe mama wanjye wa nyawe, umufate nka nyogokuru wawe, ndetse uzi icyo gukora kuko uri mukuru. Nkiri ku byo kumva inama z'abakuru, reka nkubwira agakuru gatoya nkumvisha uburyo umuntu ashobora kurimbuka arimbuwe n'akantu gatoya cyane kubera kwanga kumva. Tukiri batoya hari umwana w'umukobwa twari inshuti, we yari mwiza cyane ku buryo abasore bose twari mu kigero kimwe, ubwo twigaga bamurangariraga bakamusaba urukundo akarubima, ariko akabikora byose kubera ko yankundaga ndetse akananyitaho cyane, bose bakabibona, ariko njyewe amaso yanjye yari afunze ku buryo Vanessa ntigeraga amureba n'irihumye, ndetse papa na mama banjye bakundaga kumbwira ko Vanessa ari we mukobwa wababera umukazana mwiza bakishima, ariko nanga kubumva. Inshuti yanjye Siridiyo ndetse na Lorena bambwira ko Vanessa ari we mukobwa ukwiriye kuba umugore wa chairman w'ahazaza, ariko mbima amatwi. None kuba ntarumvise izo nama zose, niyo mpamvu uri kubona ndi kuvuga ndi gusezera ubuzima, ndetse nkaba ngiye kubuvamo n'uwo nakunze, ariko nkamukunda atari we wagakwiye gukundwa, akaba ari we ugiye kundimbura. Mwana wanjye, mu buzima uzagira umutima wihangana, wihanganire byose ntusamare, kuko byatuma upfa vuba, uko nabigenje nkiyongerera iminsi yo kubaho.
nubwo nabyo ntacyo byatanze, ariko impamvu nemeye kugenda ngana ahitwa ko ariho uri, kuko niba ubyibukiye iyi video nyifashe byitwa kuri ku ishuri, ariko ndabizi neza ko njyewe ngiye mu gatego nkitanga kugira ngo byibura wibagirane muri iyi myaka yose uzaba uri kure cyane yo mu rugo, batekereze ko wavuye mu buzima, bishimishe banezerwe bumva ko nta muntu uzaba abuza umudendezo wabo, aribwo nizeye neza ko ubwenge karemano uzaba ufite buzagusubiza mu mwanya wawe, twese ukaduhesha ishema, kuko icyo ngiye kuzira nicyo n'abandi bose bazize, ndetse nawe nicyo ushobora kuzira. Bityo mbabarire mwana wanjye ko amasezerano yose naguhaga buri munsi ntigeze nyasohoza, ariko ubu nguhaye isezerano rimwe gusa ko nzakureberera aho uri hose nkazahorana nawe. Umbabarire ko ntigeze nkwigisha kurwana ukoresheje umubiri wawe mwana wanjye, ariko nzi ko imirwanire yawe uzayikenera, bityo uzige neza, kuko uzaba urusha Tolomeo, Robert, Moriya ndetse n'abasulutani, kuko bose barindwanye, kuko ibikorwa byinshi byabo bakoze bagiye babikora bakoresheje imirwanire yabo kugira ngo bagere aho bagera. Nguhaye ikaze muri iyi nzu yawe, nushaka kumenya impamvu kwitoza kurwanisha umubiri ari byiza ndetse binafasha, utera intambwe ugana imbere aho gusubira inyuma, maze usobanukirwe ikirenze n'ibyo. Buriya hari amabanga menshi utazi, uzagenda umenya ari uko uganiriye n'abantu. Ndagukunda mwana wanjye. Namaze kureba iyo video papa wanjye ndeba ukuntu yari umugabo mwiza, unyitaho mu byo nibukaga, ndetse nkishimira uburyo yari yaratangiye kuturera nk'abana basanzwe, nta bintu byo kutuzana mu mitungo n'ubukire tukiri bato. Ibyo bikazaba bizadufasha gukura tutari abajeyi, ahubwo ubwonko bwacu bukora neza. Ariko sori naho yari atandukanye na papa wanjye, nuko yatangiye kurera abatonzi papa akimara gupfa abajyana mu bukire, ari nabyo byatumye ahari ubwenge bugenda hagasigara mu mutwe hari ubugugu no kwikubira ibintu batavunikiye. Ariko muri ako gahinda ko kubona papa wanjye nzengurukije amaso muri icyo cyumba, ngenda mbonamo ibintu bidasanzwe. Ubundi bitewe nuko nari mfite umunaniro utari mukeya cyane, mpita nsubira inyuma nsohoka muri iyo nzu, nubwo yari yambwiye ko ngomba kujya imbere. Nsubira hari Desimiriti ndetse na Dr. Kereki, ubona bamaze kwiyakira neza. Ako kanya tuvugana tuganira bikeya, babwira ko ngiye kubazanira ibyo bakeneye by'ibanze nko kurya no kuryama, ubundi tukaza kubonana mu masaha ya mu gitondo. Koko mbikora gutyo, Dorcas na Rufus baramfasha, ubundi turabizana. Barimo kurya, Desimiriti atangira nsaba imbabazi z'ibyo yakoze, kuko iyo virusi yakoze ashaka kuzayisubiramo neza, yamara kuyisubiramo akabona gukora urukingo ushobora gutera umuntu agahita agira ubudahangarwa bwuzuye ku mubiri, ku buryo niyo wabyara umwana atakenera kujya kumukingiza. Mubwira ko byose ashaka bizazanwa bagakora kugeza ubwo Kentrone izamenyekana kubera Dr. Desimiriti ndetse na Dr. Kereki. Desimiriti ambwira ko kugira ngo tuzabigereho Vanessa agomba kuza kubiyungaho. Mubwira ko nubwo ntazi ko Vanessa azabyemera, ariko nzakora uko nshoboye kose akazaza. Nuko tumaze kubyumvikana gutyo, njye na Rufus na Dorcas na Vice Chairman tuva aho ngaho, tuva muri iyo nyubako tuzamuka ama escalier agana muri archive room. Tumaze gusohokamo dusangamo Lorena, ndetse yabuze uko yinjira. Tumusaba ko twakwinjira twajya kureba aho yasize Cosmos, ubundi nkamusezeraho, ubundi nkabona kujya kuryama. Bigenda gutyo. Lorena ambwira ko umusore Ezeki yanze kuva iruhande rwa Cosmos nk'umuntu bafitanye amateka akomeye cyane, bityo tugiye kumusanga ahari umurambo wa Cosmos. Lorena tujyana aho hantu, tugerayo muri morgue, kuko dusanga Ezeki arimo kurira, ariko tutaramwegera twumva arimo kurira mu ijwi rinini ahamagara avuga ati papa. Kubera iki wabikora koko? Ese koko nawe uransize? Ubu se nzaba uwande koko? Ndakwinginze basigaruka n'isegonda rimwe gusa, ubundi tuganire umbwire ibintu bikeya nkeneye kumenya. Nanjye ndakora uko nshoboye kose ku buryo utaransiga. Papa, ndagukunda nubwo ubuzima twabayeho tutigeze twifuza kububamo, ariko nta yandi mahitamo twari dufite. Ariko ndagusezeranya ko nta na rimwe nzateshuka ku nshingano zawe, ndetse ikivi cyawe nzacyusa. Nzashaka buri musulutani wese aho ari muri iki gihugu n'umugabane wacu, twese twishyire hamwe, ubundi twongere twubake umuryango wacu.
maze abarewisi twongere tubane nk'uko byatangiye kuva kera, kandi iryo sezerano ndariguhaye papa, kandi ntago nzigera ngutenguha. Ikindi kandi unsuhurize mama, umubwire ngo ndamukumbuye cyane, kandi umusabe imbabazi kuba waramuciye inyuma, ariko nawe ntago yari wowe kuko nta yandi mahitamo wari ufite. Ni ukuri papa, nanjye abavandimwe banjye bari babiri ngiye kubashaka, dukore umuryango mwiza, ndetse mushiki wanjye nzatuma abaho yishimye, na murumuna wanjye nzatuma abaho anezerewe cyane, ku buryo bazavuga ko uri umugabo w'intwari, nubwo utabashije kubitaho ariko basigiye umuvandimwe uzabitaho bakishima. Papa, ndagukunda cyane, kandi n'abavandimwe banjye nubwo batakuzi ariko bazishima, ndetse nabo bazagukunda cyane kuko nta wundi mugabo w'intwari nzi. Ikindi kandi Sanctus nzamubwira byose ukuntu byagenze, kandi nzi neza ko azanyambika ikamba wagakwiye kwambara ry'ubutwari mu kigwi cyawe, kuko ubushuti bwanyu ntago buzigera buvaho. Ndagukunda papa, nubwo uri umugome cyane kubera ko ugiye nk'ikigwari nta kintu mbwiye, ariko nta kibazo, wunsuhurize mama umubwire ngo ndamukunda cyane kandi ndamwishimira. Wibuke kumusaba imbabazi papa, wibuke kumusaba imbabazi, umubwire ngo naramukumbuye cyane kuko nkumbuye uko yanyitagaho kuva kera. Umubwire ko buryo nanjye nababajwe cyane n'ukuntu yagiye nawe atambwiye, gusa ariko muri abagome kuko mugenda mutateguje. Ariko papa, nta kibazo, ikivi cyanyu nzacyusa, unsuhurize mama umusabe n'imbabazi. Ubu se papa nkubwire iki koko? Ezekiel yakomeje kurira ndetse anasubiramo amagambo yavuze kenshi cyane, bigaragara ko agahinda ari kenshi cyane. Nanjye aho ndi numva amarangamutima aramfashe, ubundi ntangira guta amarira, kuko mu bantu bose nari mfite Cosmos yari intwari muri zo, ndetse sinanjye byabayeho gusa kuko Lorena naramurebye mbona ari kwihanagura amarira akoresheje agatambaro, biranarenga agatiza karara. Ubundi ndetse Siridiyo Vice Chairman mbona ikiniga nk'umuntu w'umugabo, mbona ko ararira ari gutembagwa mu nda. Ndebye Dorcas mbona ari kurwana nuko yakwihagararaho ngo ntitumunyuzemo ijisho, naho Rufuse we yari yubitse umutwe kugira ngo tutabasha kumureba mu maso tukamenya uko byifashe. Nta kindi kintu, twese cyaduteye agahinda. Njye ku giti cyanjye cyanteye agahinda ni ukuntu nari nzi ko Ezekiel ari umusore wa Cosmos bisanzwe, none nkaba nari maze guhamya ntashidikanya buryo ki ari umuhungu we bwite kuko yamuhamagaraga papa. Bivuze ko niba atari we wanamubyaye bwite, Cosmos yaba yarafatanije n'umugore we kumurera, bityo akaba bafata nk'ababyeyi be. Numva ibyo binkoze ku mutima ukuntu Cosmos na Ezekiel bari bibereyeho nk'abamaneko, ariko burya ari umwana na papa we, binkora ku mutima. Nanone ariko hari ikintu nasigaye nibazaho ku magambo ya Ezekiel avuga ko azashaka abasultani bose bakongera gushyira hamwe, ndetse akanabwira Sanctus byumvikane ko yavugaga papa wa Natani na Sultanis umugabo wa Sorina, akamubwira ibyabaye, noneho agakomeza guhurira hamwe umuryango wabo ndetse bakongera kunga ubumwe n'abarewisi. Bituma nibaza hano Cosmos uretse kuba yari inshuti na Sanctus w'umusultani, aho bari kuba bahuriye handi. Ariko kuko ibisubizo byose nari nkeneye ari Ezekiel wari ubifite, nta kintu nari kumubaza kuko yari mu gahinda muri ako kanya. Mpita niha gahunda ko nimbona Makironi avuye muri kampani yacu, ku munsi ukurikiyeho rwose nta kindi kintu cyo gukora uretse gushyingura mu cyubahiro abarewisi bose bose aho bari, kuko nari narihaye intego yo gushyingura buri muntu wese niyo yaba atari umurewisi mu maraso, ariko afite isano n'abarewisi mpereye kuri nyogokuru Rosata, ngakurikizaho abakobwa be nanyuze mu maso Natalia ndetse na Josephine, Cosmos, Natani ndetse n'abandi bose baguye mu ntambara zirwanira umuryango wacu, ndetse ngakomeza kuzabikora muri ubwo buryo. Ibyo bikazanatuma nshyingura Cosmos mu kavuyo k'ibanga rikomeye, kugira ngo hatazagira umenya ko Cosmos yapfuye, ndetse byanaba ngombwa kumva ye ngashyiraho irindi zina twese tuzajya tumwibukiraho. Namaze gutekereza gutyo twese tuva aho twari duhagaze, tugenda twegereza aho yari yapfukamye arimirije amavi ku butaka atakira papa we Cosmos. Ubundi mukora ku rutugu arikanga, bigaragara ko atarazi ko turi aho ngaho, ndetse ahita anaceceka, bigaragara ko ibyo yavugaga atashakaga ko hari undi muntu byumva.
ku bwenge bwanjye karemano mpita mbibona ko ariko bimeze, ubundi ntiyongera kuvuga uretse gusepfura. Nuko nanjye ngiye kugira icyo mvuga rwose birananira burundu, ikiniga kiramfatirira ryangirirwa kuri Ezeki aho yari apfukamye. Mu kubyumva ahita ahaguruka agira ikiniga ndetse akorwa no ku mutima ukuntu twese turimo kuririra Cosmos, bituma amarangamutima yahagarika, ubundi atangira atubwira ati Cosmos niwe mugabo nzi w'intwari. Ndabyibuka ukuntu yakundaga kuvuga ibigwi by'abarewisi, nkamusaba ko yazampuza n'umurewisi umwe byibura nkareba uko aba ameze, akambwira ko igihe nikigera azampuza nawe, kubera ko nawe ategereje igihe umurewisi batekereza ko ariwe usigaye ku isi azaba ari kwiyuburura ndetse yivana ku ngoyi yashyizweho na ba rusahurira mu nduru. Nanjye nkamubwira ko ntegereje, ariko nkomeza kwibanira nawe kuko uretse kuba ari umubyeyi niwe ntwari yonyine nzi. Igihe kiza kugera arambwira ati mwana wanjye Ezeki, itegura ubu tugiye kureba umurewisi nkuko nabigusezeranije. Tuva mu rugo tugenda tugana ku rukiko rukuru rw'umujyi wa Kent, mwicara iruhande. Mbona hari umusore uje kumubaza ibyabereye mu rukiko, amubwira ko ari amateka maremare cyane, bityo arayamubwira anamwereka n'ibimenyetso urubanza rurangiye. Ariko umusore akimara kugera imbere ajya kuburana, papa wanjye Cosmos ataniriwe ansobanurira iby'abarewisi mpita nkorwa ku mutima n'ukuntu ko yari yarabimbwiye ariko bimeze, kuko nubwo mu gihugu cyacu twese turi abantu, nta bantu nabonye b'inyaryenge nk'abarewisi uhereye ku wa nyuma nabonye icyo gihe Petero ni Lewisi, ndetse n'abandi yagiye ambwira mu mateka, kuko yambwiye ko nubwo abantu batigeze bamenya ko Toromewo ari indwanyi, ariko niwe muntu wabaga ari mu ishyamba mu masaha ya nijoro yambaye masike, akura mu menyo ya rubamba bashimutiwemo, ahosha imirwanire y'ibyihebe, ndetse bakabona baratabaye batazi ngo ninde ubatabaye. Mu gihe amasaha y'akazi yagera mu gitondo, abantu bakabona Chairman Toromewo agiye ku kazi abyutse, kandi ari ibanga aziranyeho n'umugore we Jovina. Ndetse si n'ibyo gusa, kandi papa wanjye yambwiye byinshi kuri papa wa Toromewo ndetse na sekuru, bituma mbona ubwenge bari bafite nta handi babukura, ndetse buri wese avuka muri uwo muryango akaba bufite. Ibyo bigatuma nishimira papa wanjye cyane, kuko yahisemo neza gukorana n'abanyabwenge. Papa akambwira ko kuba umugabo atari ibyo ufite ahubwo ari ibyo utanga, harimo no kwigomwa. Ambwira ko abasulutani ikintu cyonyine Imana yaduhaye ari ukwigomwa imitima yacu kubw'umutekano mwiza w'abarewisi. Papa amubwira ko nanjye nzaba umusulutani mwiza utandukanye n'abandi. None dore aragiye byibura atanabonye ko ibyo namwizezaga byo kuba naba umuyobozi w'abasulutani twese tugakorera hamwe ntarabigeraho. Papa kubera iki koko? Ezeki yamaze kuvuga gutyo numva birancanze, nibaza ibyo arimo kuvuga niba ari ukuri ko yaba ari umusulutani, bivuze ko na Cosmos yaba ari umusulutani. Ureke bya bindi abantu bahana igihango ugasanga bari guhemukirana, ariko abasulutani uko nari narabumvise mu mateka niko byari bimeze, bigomwaga ubuzima bwabo kugira ngo basohoze amasezerano yabo. Ibyo biza gutuma nibaza wa mugani ikintu Cosmos yabaga ari kurwanira ubwo yabaga ari iruhande rwanjye buri gihe, ariko akansaba ibyo kurya gusa ndetse no kubaha amafaranga yo kubafasha kubaho mu gihe bari ku by'umutekano mu ibanga. Mpita mpamya ntashidikanya ko nubwo ntari ndabimenya neza ko Cosmos ashobora kuba ari umusulutani wari usigaye hamwe na Sanctus ndetse na Ezeki umuhungu we. Maze gutekereza kuri icyo kintu numvise umutima wanjye ntazi uko byakiriye, ubundi nkomeza Ezeki mubwira amagambo amuhumuriza, kugeza ubwo twaje kwemeranya ko byaba byiza cyane tugiye kuryama, kugira ngo mu gitondo tubone uko tuza kwakira Perezida Macron. Ako kanya twese tuva aho ngaho, Ezeki ngenda amufasha akaboko ngo ataza kuncika, cyane ko wahumbyaga gato ukabura aho arengeye. Ubundi maze kumufata tugenda tugana mu rugo. Tugeze aho dutandukanira umuryango wa ba Karara uca ukwabo, nanjye na Rufusi na Dorcas ndetse na Ezeki tujya mu rugo. Kubw'amahirwe mbona Ezeki mpamugejeje atancitse. Ako kanya ndafungura ndinjira nsanga amatara arimo kwaka, ariko nta muntu uri muri salo, gusa ibyo kurya byari biteretse ku meza. Nta kindi cyabaye, twagiye ku meza. Ako kanya Marita ahita aza muri salo, atungurwa no kubona twese. Bigaragara ko yari aryamye kuko yari yambaye ikanzu yo kurarana y'abakobwa. Avuga ko ibitotsi byamutwaye agasinzira,
mubwira ko tumeze neza nta kibazo ndetse amusaba ko yakwiryamira ubundi ibindi tukaza kubimenya. Marita yasubiye kuryama ariko agenda ambwiye ko muri iyo nzu mfitemo umwanzi. Mpita menya uwo mwanzi ko ari we, uwo ari we ko ari Gasutamu. Isezerano rye uwo munsi nari naryishe, ariko nta yandi mahitamo nari mfite. Mpita niha gahunda yo kumusaba imbabazi mu gitondo kuko iyo nshuro yari yasinziriye. Nuko dukomeza kurya ari nako tuganira, uretse Zeki utaravugaga kubera agahinda ko kubura papa we. Nuko tumaze kurya dusezerana kuryama. Rufusi ajyana na Ezeki, Dorcas ajya mu cyumba cye. Nanjye nyuma yo gufunga neza no kuzimya amatara njyana mu cyumba cyanjye. Nanga kwirirwa ncana itara ngo ntakangura Gasutamu kuko yari yasinziriye. Ibyo nkora byose mbikora nkoresheje urumuri rwa telefone, kugeza ubwo naje kugera mu buriri ngatangira gutekereza ukuntu urugamba tuvuyemo rwari rukomeye cyane. Naje kwibuka ukuntu iriya gereza ari mbi cyane, ariko umuntu akifata agashyiramo abantu bakarinda bapfa bakabora ndetse bakuma, hagasigara amagufa yambaye imyenda gusa. Nibaza niyo waba utagira umutima byibura kutagira impuhwe. Nza kwibaza niba abantu batekereza ko bazabaho ku isi iteka nk'aho ari iyabo ntibayiveho, cyangwa niba badatekereza ko urubyaro rwabo cyangwa imiryango yabo ishobora gufatwa nka kuriya mu buryo bafasha abandi. Nuko nkomeza kwibuka uburyo twarwanye kugeza ubwo tuvuye muri Eternity Jail. Nibuka uburyo Salvatore papa wa Venise yari yarabaye nk'akana gatoya kubera gufungirwa muri gereza mbi cyane. Bihita bimpa ubwenge bwo gusubiza inyuma amateka. Nibuka ukuntu Venise yabwiye Rita na Vanessa amateka ye, bigahwana neza nuko Venise yigeze kuba ari kumwe na papa we ariko batabizi. Nuko nongera kwibuka ukuntu twavuye muri gereza tukagera mu ishyamba rya Santa ahari ibitaro bya Venise, ariko bakadutera. Ariko ibyo mbyikuraho ntibikureho ko mpangayikiye Desimeriti ko ashobora kuba yarakoze ikosa akavuga ibitari ngombwa, wenda nko kwirengera ugasanga avuze akantu gatoya. Abandi baganga b'abahanga bagaheraho bakora cya kivirusi cya IDV cy'virus ubundi bakarimbura abantu. Ibitekerezo byakomeje kuntwara mu buryo abantu bose ari njye w'amateka y'abantu ahuriraho, ku buryo byatangiye gutuma nibaza uko nzahuza Venise na mushiki we Vanessa. Nkibaza uko bizagenda Rita namenya ko papa wari Venise ndetse n'umusore wapfuye bakundana baranaryamanye ari musaza we Dantino. Nanone nza kwibuka uburyo muganga Dr. Kereki yavugaga, yigeze kuvuga ngo Chairman Federico n'umugore we Dorothea ngo nibo bamufungishije muri gereza ya Eternity Jail. Bituma mbyibazaho cyane mbura igisubizo, kuko nibutse ko Federico muzi ari Gasutamu urimo kumbwira ibyo Padiri Gasutamu yari yaramubwiye ku mukobwa wari waravanye Gasutamu iwabo aje kumureresha muri Maranatha y'imfubyi. Nibaza ahantu Federico yaba ayoboye ngo nzamumenye nanjye mushyire mu bantu nzi mu mateka, ariko ndahayoberwa kuko Federico amateka ye yari ameze nk'aya Sultani wa Sorina, kuko bose ari bo bishe abakire bari barabizeye bakabagira abantu babo ariko bakabagambanira. Ndetse ikirenze n'ibyo Federico kumumenya ntacyo byari kuntwara, kuko nari kuzamushumuriza Burina ubundi akamuhana yihanukiriye, kuko niwe wamwiciye papa we Tomuzi na mama we wari inshuti ya Norita umukuru wa Dorothea umugore wa Federico. Nakomeje gutwarwa n'ibitekerezo kugeza ubwo umunaniro n'imvune ndetse n'uburibwe nza kubyumva neza mu kuboko ubundi ndasinzira. Nza gukanguka numva ndi gutonekara ku kuboko kubera ko Gasutamu yari ari kukuzunguza ankangura ambaza igihe naje kuryamira. Gasutamu mubwira ko naje kuryama ntinze, ariko ambabarire ko banaramubeshye ko nzajya mujyana ku ishuri buri gihe, ariko kubera ko nari nagiye gukorera akazi kure cyane bikaba byaranze. Ambwira ko umuntu wamutwaye nawe azi gutera inkuru neza, bityo akaba yahinduye njyewe ntabwo akinyizera, azajya yijyanira na Rufusi. Gasutamu namusabye imbabazi mubwira ko rwose nankuraho amaboko ntazabikunda kuko yaba mpemukiye. Gasutamu ambwira ko kugira ngo ambabarire ngomba gukora igihano ku buryo biramushimisha. Mubaza igihano ashaka ko nkora, ambwira ko ngomba kubyuka nkajya mu gikoni nkoza ibintu byose bihari mu buryo bwo kuruhura Marita, ngo kuko Marita yari koza ibintu mu gikoni ari no kuririmba uturirimbo twa kera duteye agahinda. Gasutamu yahageze yumva bimubabaje,
Ako kanya Gasutamo yamaze kuvuga gutyo numva uburyo aba agiriye impuhwe Marita, nanjye ndabyumva koko Marita yari umukozi udukorera ariko akabikora yishimye akemera kuvunika, kandi twaremeranije ko ndi musaza we akaba mushiki wanjye, bityo nta bintu byo kutuvunikira. Ako kanya Gasutamo mubwira ko mbyemeye, ariko kubera ko mfite ukuboko kwangiritse nzabikora nimara gukira. Ambaza impamvu navunitse, mubwira ko nagonze igikuta. Ansaba imbabazi ambwira ko atarabizi, ariko icyo gihano sinzakibagirwe kandi nzagikore ahari kugira ngo abibone. Byumvikane ko hari kuba ari muri weekend, ariko bidakuyeho ko mu gihe ntarakora igihano nta burenganzira mfite bwo kumujyana ku ishuri. Ibyo byamaze kuba Gasutamo arabyuka, nanjye nsigara ntekereza kuri Gasutamo n'ubuzima mama we Norita yanyuzemo kugeza ku rupfu rwe. Numva binkoze ku mutima uburyo abantu tutagize amahirwe yo gukurana n'ababyeyi bacu, uburyo biba bigoye. Hashize akanya Gasutamo agaruka mu cyumba avuye kwitegura, nanjye mpita mbyuka mbanza kugera muri salo. Mu kugera muri salo nkubitana na Rufusi yambaye neza, mubaza impamvu azindutse, ambwira ko ubu ngubu yabonye kontara nshya y'akazi, bityo akazi kanjye akaba azajya agakora gakeya cyane, akaba agiye kubanza guhura na bosi bafitanye amasezerano. Rufusi yamaze kumbwira gutyo mubaza impamvu yafata umwanzuro nk'uwo nguwo, kandi twari twaremeranije ko agomba gukorera aho muri kampani. Ambwira ko rwose ambwije ukuri akazi kaho muri kampani katamuhemba cyane neza, ku buryo atabura kujya gukora ibiraka byo hanze ya kampani akabona amafaranga menshi cyane. Rufusi namusabye ko twicara mu ntebe ntangira kumubwira musaba ko basi yavuga amafaranga akeneye yiyongera ku mushahara we twari twaramwemereye, tukamwongerera ariko ntatuveho. Ako kanya amaze kuvuga gutyo Gasutamo asohoka mu cyumba yambaye imyenda y'ishuri. Amaze kutugeraho Rufusi ahita avuga ko nta kintu yavugana nanjye, ko umubosi mushya ufite ijambo ako kanya ku buzima bwe ari uwuduhagaze imbere, bityo niba nshaka kugira icyo mvugana n'umuntu aba ari we mvugisha. Rufusi yamaze kumbwira gutyo umutima wanjye uraruhuka, kuko nari nihebye nibaza ukuntu Rufusi afashe umwanzuro wo kuva muri Abarewisi Company, kandi yarakoranaga na Donaldo mu bintu byo gukora mu cyumba bacungiramo ibya tekiniki. Batangira kunserereza bavuga ukuntu njye ndi umuntu ufite umutima ukomeye, ariko bakaba bari banteye ubwoba nkemera. Ambwira ko ako kazi ko gukorera hanze yavugaga ari ukuvana Gasutamo ku ishuri anamujyanayo, bityo kuko Moriya Academic School itubatse muri kampani akazi kabera hanze. Ako kanya twatangiye kuganira duseka urusaku ruba rwinshi cyane. Ako kanya mbona Ezeki asohotse yambaye neza, bigaragara ko yavuye no muri douche. Rufusi ambwira ko bazindukiye mu myitozo uko ari batatu, bityo bakaba bamaze kwitegura, ndetse Dorcas na Ezeki bakaba bagiye gufatanya n'abandi bakozi ba kampani gutegura neza ikirori. Rufusi yambwiye gutyo mubaza ikirori bagiye gutegura. Ambaza niba ntariyumviye ko Perezida Macron araza muri kampani kudusura, ndetse akaba yashoye n'amafaranga y'ibirakoreshwa byose muri kampani. Akaba ariyo mpamvu muri stade nini y'Abarewisi Company bamaze kuhategura neza cyane. Igisigaye ari kugera kwa saa tatu ubundi ibirori bigatangira, kuko Macron ashaka kunyakira neza nk'uko abandi baperezida bagiye bakorana n'Abarewisi neza. None nanjye nyuma yo gufata kampani igihugu kikaba kiri gutera imbere, mu byumweru bike abaturage bakaba bamaze kunyurwa na serivisi tubaha, kugeza n'ubwo abashoramari bo mu kindi gihugu baza ngo dukorane. Rufusi yamaze kumbwira gutyo mubaza ahantu ibyo bintu yabikuye. Ambwira ko ku makuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga nta kindi kintu kirimo gucicikana, uretse gusa kuba Perezida Macron afite uruzinduko rw'ikirori muri Abarewisi Company, kugira ngo bishimire uburyo Abarewisi Company ari ingirakamaro mu gihugu cyacu cya Kentrone. Rufusi yamaze kumbwira gutyo mpita numva harimo ikibazo, kuko amakuru y'uko abashoramari bo muri Metrobet bashaka kuza gufatanya natwe rwose ntago yari aragera hanze. Mpita mfata telefone mpamagara Karara mubaza niba yarigeze abibwira abantu, ambwira ko nta bantu yabibwiye. Ezeki ahita avuga ko icyo atari ikibazo, kuko natwe ubwacu hagati yacu harimo maneko ari we, none ni gute muri kampani yose haburamo maneko zatanze ayo makuru? Ezeki amaze kuvuga gutyo mpita numva nibyo, ahubwo nibaza impamvu nari narabyirengagije ibyo bintu. Ako kanya mpita mpaguruka vuba vuba, Marita ahita dutegurira ameza twese turahahurira, uretse Jessica wari ukiryamye.
ubundi turasangira gusa Mari tukabona arimo guseka ashimishijwe n'ukuntu turi gusangirira hamwe nta kintu bimubwiye, ariko nkibuka byonyine ukuntu Gasitamu w'imyaka 8 amugirira impuhwe nkaba njye ntabibona ko avunika, mpita mfata umwanzuro wo gushaka umukozi wo mu rugo basi niyo Marita yabyanga ariko bajye bafatanya. Mu kumara kurya Rufus ajyana na bosi we ngo amugeze ku ishuri abone kugaruka, nanjye mpita nitegura neza ngo mve mu rugo. Mu kugera muri salo mpasanga Dorcas na Ezeki, ako kanya mpita numva ntava mu rugo ntavugishije Jessica. Njya mu cyumba cye ndakomanga ampa karibu, mu kwinjira mbona arasetse bigaragara ko yishimye cyane, ambwira ko kuba ndaho ngaho bigaragara ko intsinzi twamaze kuyigeraho. Jessica ambwira ko byose bimeze neza ndetse byose bikaba biteguye neza, ahita ansaba kwicara ku buriri akambwira. Ndicara maze arambwira ati muhungu wanjye Petero ni Lewis. Ntago nzi neza niba uzi igihe tugezemo icyo ari cyo, ariko igikorwa mwakoze nijoro ni igikorwa cy'ubwihebe, ndetse uko byagenda kose nta wundi muntu Perezida Macron ashobora gukeka ko wakoze icyo gikorwa. Ibyo bikaba ari byo byatumye apanga uyu mutego wo gukorera ikirori cyo kuza gusura kampani, ngo ni uko kwakira nk'uko abandi baperezida bakundaga gukorana n'aba Lewis. Gusa njye ntago ndi kubishyira amakenga, ari nayo mpamvu ushatse mu kirori waza kwirinda, kuko isaha n'isaha wakumva ibintu bihindutse byari ibyishimo bikavamo amarira. Ako kanya Jessica amaze kumbwira gutyo mubwira ko ngiye kubitekerezaho neza, nuko anyifuriza gutaha amahoro uwo munsi, ambwira ko ataragera mu kirori cyacu. Musezeraho ubundi ngera muri salo, nsaba Ezeki na Dorcas ko twajyana muri kampani. Ezeki ambwira ko mbere yo kugenda twabanze tukaganiraho gakeya, mubaza niba ashaka kuducika kuri iyo nshuro nanone. Avuga ko ahubwo icyo ashaka ari ukudusaba icumbi kuko ntaho afite ho kujya. Mubwira ko hari mu rugo yaba hari rwose nta kibazo. Nuko amaze kumva ko aho turi kumwe nta kibazo, ambwira ko nyuma yo gutekereza ku byo General Venizi yatubwiye, ikirori cya perezida gishobora kuba ari agatego, bityo mbere yo kujya mu kirori twakwitegura neza mu gihe dutewe bitunguranye tukamenya uko twitabara. Ezeki amaze kumbwira gutyo mpita nikanga, ya makenga y'ijambo ritavuze umwenda iha agaciro, mpita mbisaba ko twakwicara ko turi batatu tukaganira icyo gukora. Ezeki ambwira ko byanga byakunda nta wundi muntu baba bashaka, cyane ko nabangamiye benshi cyane nkimara gufata kampani nk'abasorina n'abaminisitiri be, bityo niyo perezida we nta gahunda yo kunyica yaba afite, ariko abaminisitiri na sorina bashobora kumboneraho ubundi bakandimbura, cyane ko perezida wabishatse n'ubundi atakwirirwa ategereza agatego nk'ako ngako, bityo nubwo nawe tutamwizera ariko twabiteganya. Ezeki namubajije icyo gukora, ambwira ko we na Dorcas barandinda bakancungira umutekano, bityo ikintu cyiza nuko tugiye kujya muri stade bateguye, turebe ibyicaro ko babiteguye neza ubundi bibaha ishusho y'uburyo umutekano uri bugende. Twavuye muri kampani Marita musaba kutava mu rugo, nuko tugenda tugana kuri stade tubona bahasakaye mu myanya y'abanyacyubahiro, umwanya wa perezida nanjye mwicaye iruhande, umugore we akamwicara iburyo n'abana be babiri, bakurikiza aho bo barazana ndetse n'abayobozi bo muri kampani yacu bakurikiraho, noneho naho abandi bantu basanzwe bari bwicare. Tumaze kubona Ezeki ansaba ko najya gukora akazi gasanzwe kugera saa 3 kuko baraza kundeba mu biro ibirori bigiye gutangira. Ni nako byagenze, navuye muri stade ngenda ngana kuri resebusiyo, ngenda nsuhuza abakozi bisanzwe, nabo bambwira ko nambaye neza. Kugera ku biro nsanga Karara yamaze gutegura byose, ndetse ushinzwe abakozi aza kuvuga uburyo ibintu biteguye byose, ameze nk'utanga raporo, ndetse General Manager na Vice Chairman bavuga ko akayabo k'amafaranga yoherejwe kuri konti yacu yo gukora icyo kirori no kwishima. Bamaze kubimbwira bose baragenda, nsigara ndi njyenyine ntegereje ko amasaha agera ikirori kigatangira. Ubwo nakomeje kwicara ari nako ndimo gutekereza cyane, ngeze aho nza kwibuka ko Dr. Desmerit na Dr. Kereki ntigeze njya kubareba kuva mu gitondo. Mpita nsohoka mva mu biro nk'ibisanzwe, ubundi njya muri hospital. Mu kuhagera mpasanga Lorena ameze nk'umuntu utegereje ko nza, ubundi tukajyana kureba Desmerit. Duhita tuzamuka tugana muri ka gakoridoro kagana kuri esanseri ijya hejuru muri archive. Ubundi tugezeyo ndafungura nkoresheje cya gitabo cyari gikoze mu buryo ntazi,
hamaze gufunguka tugenda ku ma esikariye ubundi turamanuka kugera ku miryango yombi. Mfungura umuryango ba Desimeriti barimo, dusanga baryamye mu byumba byabo ubundi turabasuhuza. Desimeriti Lorena amubaza uko ameze, amusubiza ko ameze neza kurusha uko waba uri muri iriya gereza, aho wifuza kuba wapfa ariko ukabibura. Ibyo ababisubiyemo bwa kabiri, bigaragara ko iriya gereza yamuhungabanije cyane kuva kera. Na Dr Kereki nawe avuga gutyo, ariko avuga ko we afite amahoro mu mutima kubwo kuba umugore we ashaka uko amwitaho ari aho ngaho. Dr Kereki yavuze gutyo ubundi ndamwegera aho yari yicaye ari gukora ku itako rye aho bari barinjije isasu. Nuko ndamwegera ngiye kugira icyo mubwira, arambwira ati ntago nzi niba naba ndi kubagondoza cyangwa se kuba ndi gusaba ibirenze, ariko ni ukuri hari ikintu kimwe gusa nshaka kubasaba, kandi mukinyemereye mwaba munkoreye ibintu bikomeye cyane. Ndamusubiza nti nta kibazo rwose, tubwire twumve ikintu uri gushaka tukigukorere, gipfa kuba ari cyiza gusa nta kintu cyahungabanya ku bantu ndetse no kuri kampani yacu, kandi nawe uri uwa hano ndumva utashaka ikintu cyakwangiriza aha hantu. Dr Kereki ahita avuga ati mu by'ukuri umugore wanjye amaze imyaka myinshi cyane muri koma, ubu ntabwo nzi ngo azavamo ryari, ari nayo ntandaro ya byose yo kuba narindi muri gereza. Ikintu rwose nabasaba cy'ingenzi ni uko mwamfasha mugashaka uko mwamungereza hano, basi ngatangira kumwitaho ndi hafi ye. Dr Kereki yamaze kuvuga gutyo njye na Lorena turarebana. Njye kuko numvaga nta kintu bintwaye, nahise nzunguza umutwe mubwira ko ibyo mbyemeye. Nuko Lorena nawe avuga ko agiye guhita ashaka uko amuzana aho ngaho bityo amurangira aho ari. Kereki avuga ko umugore wari muri Metrobeti akaba arwariye mu bitaro. Lorena avuga ko arakora uko ashoboye akajya kumuzana, kandi Kereki ntahangayike aragaruka aho ngaho amumuzaniye. Ako kanya twamaze kubyemeranyaho gutyo ubundi mbabwira ko ngiye mu kirori cya perezida. Desimeriti avuga ko ngomba kwirinda cyane, ndamushimira, nanjye mbabwira ko ibyo bakenera byose bahamagara Lorena kuri telefone twari tumaze kubaha. Nuko njye na Lorena dusohoka tuganira, ambwira ko hari abaganga aziranye nabo mu bitaro Kereki yari amaze kumubwira muri Metrobeti, bityo agiye kubavugisha kugira ngo ababaze uko umugore wa Kereki yahagera, ndetse umugore bita uwa Kereki kandi ari uw'umuvandimwe we akaba ari nawe umurwaje baze kuzana. Lorena amushimira kuri ubwo bwitange agiye kugaragariza Kereki, ubundi tugera hanze y'ibitaro. Njye ntambika ngana ku biro byanjye, na Lorena agaruka mu bitaro mu kazi ke. Ako kanya ntarinjira nagiye kumva numva ubuduha. Mu kumara kumva ubuduha nsubiza amaso inyuma, ari nako nyuze amaso mu kivunge cy'abantu bari bamaze kwinjira muri kampani baje kureba perezida. Birumvikana ahantu hari perezida, urujya n'uruza rw'abantu abari bose. Ako kanya mbona Ezeki na Dorcas ndetse na Rufus bangezeho, bambwira ko perezida amaze kugera mu byicaro bye. Nibaza ahantu yaba anyuze biranyobera, kandi perezida iyo agiye ahantu akamara gutambuka, ahantu hose abashinzwe umutekano we batangira kuhafunga. Ikirenze n'ibyo abashaka gutambuka bose bakabasaka, kandi abasore twari kumwe bari bafite imbunda. Dutangira kubona inzira igana muri stade ahari hagiye kubera ikirori, abasirikare ba Makironi bahafunze ndetse barimo gusaka. Nuko ntangira kubaza ba Ezeki uko turatambuka aho ngaho, bambwira ko nta yandi mahitamo uretse kugenda njyenyine, ubundi bo bakajya guca izindi nzira. Ariko bambwira ko nanone ntagomba kugenda njyenyine, kuko kugenda njyenyine bishobora kuba ikibazo, kuko nta muntu n'umwe dushobora kwizera, guhera no kuri abasirikare ba perezida barimo gusaka abantu bashaka kugana muri stade. Babwira ko ndaza kwiyitaho mu nzira ariko nihute, perezida atagira ngo namusuzuguye cyangwa se namuciye amazi. Ako kanya Ezeki bahise basubira inyuma, bagenda bambwiye ko turaza guhurira muri stade kandi singira ikibazo. Nanjye ngenda mfite ubwoba burenze cyane, umusirikare mbonye nkagira ngo agiye kunyica, ariko nza kugira amahirwe, nza kugira aho bateguriye abanyabyubahiro byabo. Nubwo bwose kuba ndaho ngaho numvaga bindemereye cyane kurusha uko naba nigiriye mu ntambara zidashira kurwanisha umubiri wanjye. Ako kanya negera aho perezida n'umuryango we bari bicaye, ndabasuhuza mbiseguraho mbabwira ko hari ibyo nari nagiyemo. Perezida aza kumbwira ko nta kibazo, ananyereka umuryango we.
nanjye mwereka abakozi bose ba kampani mpereye kuri vice chairman, general manager, secretary Karara, abashinzwe factory, ndetse mubwira ko kubera ikibazo cy'abarwayi baba bari muri hospital y'ushinzwe ibitaro we araza akererewe. Nubwo Lorena yari yambwiye ko ataraza muri ibyo birori, perezida mba ndamubeshya. Nkimara kuhagera neza no kwisuganya, ushinzwe gahunda zose yahise afata mikoro, ubundi atangira kuganiriza abantu ababwira ukuntu binezereje cyane kuba perezida w'igihugu cyacu afata akanya we n'umuryango w'ubundi bakibuka kampani y'Abarewisi bakaza kudusura. Avuga ko ari iby'agaciro gakomeye cyane, bityo ubwo twese tumaze kuhagera ansaba ko nahaguruka ngafata akanya k'ijambo ryanjye, ndetse mu buryo bwihuse cyane ngahereza perezida wacu ikaze muri kampani, ndetse na perezida akatugezaho impanuro ziri mu ijambo yaduteguriye. Ako kanya umusangiza w'amagambo yamaze kuvuga gutyo, nahise mpaguruka ngenda negera mikoro, ubundi ndayifata ntangira kuzengurutsa amaso hose mu bari aho ngaho, maze ntangira ijambo mvuga nti: nyakubahwa perezida wa repubulika yacu ya Kentrone, nawe first lady, ndetse n'umuryango wanyu muri rusange, nyakubahwa namwe ba nyakubahwa abaminisitiri mwabashije kugera hano muri iyi kampani ngo mwifatanye natwe mu kirori, nyakubahwa vice chairman w'Abarewisi company, nyakubahwa general manager, nyakubahwa namwe ba nyakubahwa abayobozi dufatanyije kuyobora iyi kampani yacu, namwe mwese mwiyemeje kuza kwifatanya natwe kuri uyu munsi w'agaciro kuri twe, kuko twagiriwe umugisha wo kugendererwa na perezida wacu ndetse n'umuryango we. Abarewisi company irabakiriye cyane muri Isanga. Namaze kuvuga gutyo bose bankomera amashyi. Hashize akanya amashyi amaze guceceka, ubundi nkomeza ijambo ryanjye mvuga nti: nkuko igihugu cyose mubizi, Abarewisi company ni kampani ifasha abantu bose batuye muri iki gihugu cyacu mu buryo bwo kubaho, haba imirire ndetse no kubatunganiriza ibijyanye n'ibiribwa byo gucuruza mu maduka. Ikirenze n'ibyo ngibyo, buri wese ku rwego n'ubushobozi ashoboye gucuruzaho akaba afite ububasha bwo kuza kurangura muri iyi kampani. Ndetse si n'ibyo gusa, kandi dufite n'ibitaro, kandi ibitaro byacu bikaba bidashyira imbere inyungu, ahubwo bikaba bishyira imbere ubuzima bw'abantu. Ari nayo mpamvu nubwo ari ibitaro ariko ntaho bitaniye n'amavuriro asanzwe, kuko ibiciro bishyiraho mu buryo bwo gufasha abaturage biri hasi cyane, ndetse n'abatari banabizi mubimenye ko kuza kwivuriza hano buri wese abyemerewe. Ikindi kandi tukaba dufite na hoteli umuntu wese ashobora kuza kuraramo we n'umuryango we, waba umunyakentrone cyangwa se n'umunyamahanga, kandi ku giciro gitoya. Impamvu ntangije aya magambo ameze nk'aho ari ukwitaka, rwose ntago nabura ko ari ukwitaka, ahubwo nashakaga kugaragaza kampani yacu isano ifitanye n'uyu munsi mukuru ukomeye wo kuza kwifatanya natwe kwa perezida wacu. Kuva kera mu mateka bizwi neza ko Perezidanse Greenhouse ifitanye ubushuti bukomeye cyane na kampani yacu y'Abarewisi, ndetse n'impamvu dutera imbere akaba ari uko Greenhouse dushyigikiye, bityo tukaba twishimiye cyane uburyo bakomeza kudushyigikira. Kandi si ubu gusa, kuko no kuva kera hose perezida ahora ari inshuti cyane na kampani ndetse na chairman uyoboye kampani. Nkaba navuga ko ari iby'agaciro gakomeye cyane, kuko baturi inshuti n'abantu bakuru kandi batugira inama. Bwana perezida rero, mukaba mwisanga muri iyi kampani yacu, ndetse tukaba dufite amatsiko menshi cyane y'ijambo ry'uyu munsi mwaduteguriye, kuko uko byagenda kose ijambo ryanyu twumva ari ijambo ryo kutwubaka, haba ku mubiri ndetse no ku mutima. Mu izina ry'Abarewisi bose rero, uyu mwanya wose tukaba tuwubahariye ngo mutugeze ibyo mwateguriye ibirori byacu bibone kuza gukomeza. Namaze kuvuga iryo jambo, ikiniga ndetse n'agahinda bindi ku mutima, ariko nihagararaho kubwo kuba ntashaka ko hari umuntu unyuzamo ijisho. Ako kanya mva kuri mikorofone ngenda ngana mu byicaro byanjye, ubundi perezida mpereza ikiganza nawe arahaguruka ngo ajye kuvuga ijambo rye, ndetse abaturage bamukomera n'amashyi menshi cyane, bigaragara ko bishimiye kumubona. Nuko atangira avuga ati: mu by'ukuri ni iby'agaciro kuba twaje hano mukatwakira. Nkuko chairman abivuze, Greenhouse ni inshuti cyane n'Abarewisi company, ndetse icyo kikaba igihango gikomeye cyane. Kandi niba hari abazi amateka ya perezida, nagiyeho nsimbura mu nzibacyuho mbere y'uko abaturage mungirira icyizere mukantora.
icyo gihe perezida ndetse na chairman Toromeo Lewis bari hano muri iyi stade turimo, akaba ari naho ubuzima bwabo bwarangiriye bikozwe n'abagizi ba nabi. Ndetse kuko narindaga perezida mpita nitanga kugira ngo igihugu kigaruke ku murongo. Rero nubwo rwari urupfu, ariko urupfu rwabo igihe perezida yari yaje gusura Toromeo na company bigaragaza umubano ukomeye hagati y'aba Lewis ndetse na Greenhouse, bityo natwe tukaba twishimiye uyu mubano. Iyi company idahari mu gihugu cyacu ntago nzi ukuntu twaba tumeze nka bimwe bavuga ngo ni inkinga timennye. Bityo akaba ari nako kanya nafata ngashimira uyu musore Petron Lewis wirengagije imibabaro yose yahuye nayo kuva akiri umwana nk'uko mwese mubizi, akava aho yari ari akavuga ko aje gusubiza ibintu by'umuryango wabo ku murongo, ndetse ikirenze n'ibyo akaba ahora akemura n'ibibazo by'abandi bantu bari hirya no hino, nko kuba yarafunguje vice chairman w'iyi company amukura muri gereza kubwo kuba yari ari kuzira amaherere, ndetse n'ibindi bibazo byose bikemukira hano mu gihugu cyacu tutazi uko byagenze. Bikaba bigaragaza ko amaraso y'aba Lewis amurimo wese, ndetse kuva yagaruka mu mitungo y'umuryango nkaba ntari narabonye umwanya wo kuza ngo mwiyakirire ku giti cyanjye. Akaba ariko kanya ko kukubwira nti rwose Greenhouse iri kumwe namwe kandi ubufatanye bwacu buzahoraho. Murakoze cyane. Macron yamaze kuvuga ijambo rye bamukomera amashyi, ariko njye ngiramo akantu ka kikambo kubera ko yavuze ngo nafunguje Siridiyo nk'umuntu ubizi, kandi gufungurwa kwe nta muntu wigeze umenya ko ari njye wabikoze uretse abo twafatanyaga n'abo tubana gusa. Mpita menya ko ibyo bambwiraga kuva kare hose ko perezida akeka ko ari njyewe washyize hasi gereza ya Eternity Jail ngatuma abanyururu bacika muri rya joro bishobora kuba ari byo. Nuko amaze kwicara mpereza ikiganza dukomeza kuganira. Ubwo twakomeje kuganira ari nako ibirori n'imbyino bari kuzishyiramo, ndetse nkibaza ibyo bintu igihe byateguriwe. Nareba perezida nkareba ukuntu abaturage bamushagaye aho ngaho bose bifuza kumureba, ngahita nibwira mu mutima mvuga nti burya buri mutima ugira uwawo mubabaro, ndetse n'umunezero wawo nta mushyitsi wawujyamo. Natekerezaga ukuntu Macron yishe abantu benshi kugira ngo icyo gihe abe afite umunezero we n'umuryango we, ndetse igihugu cyose agifite mu biganza, ariko nkareba uburyo adatekereza kuri abo bantu nkumva ngize agahinda, ku buryo habuze gato cyane ngo ikiniga kimfata ubundi amvumbure, ariko nihagararaho nk'umuntu w'umugabo. Nuko ibirori birakomeza ndetse n'amasaha ariko yicuma, batangira kutubwira ko bagiye kutugaburira bazana n'ibindi byo kunywa n'ibyo kurya. Abaseriveri batangira kuzana ibitugenewe, bahereye no ku banyacyubahiro, nuko bahera ku byo kunywa twese babitugezaho, ari nako imbyino zikomeje kujya mbere. Uko ibiribwa byazanwaga niko mu baseriveri nabonyemo umugabo. Uwo mugabo namureba ku maso nkabona rwose ataba ari umuseriveri ugereranije n'abandi baseriveri bari muri iyo company, kandi imyaka ikagaragaza ko ari umuntu ushaje cyane. Ako kanya aza yegera aho twari twicaye ateruye ipurato ndetse itwikiriye neza, hejuru hariho agatambaro k'umweru. Ntangira kwitegereza ako gatambaro uko kari kameze, ariko ntangira kwikangamo bigendanye n'uko ipurato ubwayo yari iteye, bitewe n'ubusumbane bwari buri hagati y'igitambaro ndetse n'ipurato. Bigaragara ko harimo ikintu kiri gutera ubwo busumbane. Nuko umuseriveri aza dusanga aho twari turi. Ageze imbere ya perezida Macron atereka ipurato ku meza, ahita akuraho cya gitambaro ubundi atunga imbunda perezida. Nahise ngira ubwoba, ariko kubera umuvuduko nari nsanganwe, ako kanya nahise nsunika perezida bandagara nkiriya hakurya. Ako kanya ngiye kubona mbona wa museriveri isasu riramwinjiye mu mutima riturutse hejuru y'aho twari twicaye. Ako kanya mbona umuseriveri ari gushaka guhaguruka kugira ngo arase perezida, ariko nawe amasasu agakomeza kumwinjira. Ako kanya mbonye abajepe ba perezida bahita bagera aho yari ari bari kumunkuraho. Ako kanya umurwano uhita utangira hagati y'abajepe ndetse na Ezeki, Dorcas ndetse na Rufus, ariko ukabona ko abajepe bafite imyitozo ikomeye cyane. Ako kanya ndetse akaduruvayo kaba kanini cyane, haba kunyuranyuranamo hagati y'abaturage ndetse n'abandi. Ako kanya abajepe bamaze kuzenguruka perezida ndetse n'abandi barimo kurwana na ba Dorcas, bigaragara ko bari kubafata nk'abicanyi. Ngiye kugira ngo nsobanurire perezida, abajepe banga ko mvugana nabo,
ahubwo mpita negera ba Dorcas mbabwira ko ibyo bakora byose barwana gute bakora uko bashoboye bagacika aho hantu, kuko mu busanzwe nta muntu wemerewe kwinjiza intwaro ahantu perezida aherereye, ariko bari bamaze gukekwa ko aribo bashakaga kwica perezida. Uko ba Dorcas barwanaga niko bashakaga uko bacika abajepe ba perezida, ndetse abajepe bandi bagenda bava aho ngaho bakikije perezida ndetse n'umuryango we n'abandi baminisitiri bari bazanye, kugeza ubwo bavuye aho ngaho ariko nkabona Ezekiel na Rufus bamumereye nabi. Dorcas we mubona hakurya arimo kurenga agana muri kampani, ndetse bamwirutseho bigaragara ko badashaka ko agenda. Ako kanya inyuma ye mbonye hari umusirikare ufite imbunda ashaka kumurasa, mpita ndeba Ezekiel aho yari ari kurwana afite imbunda mu mufuka, mpita nyimucomora ubundi ndayiregera neza nsenga Imana ngo umujepe atantanga kurasa, ubundi nshyira ku gipimo kugira ngo ndebe ko nakiza amagara ya Dorcas. Ariko mu gihe nkirimo kwisuganya ngo ndebe neza ntaza guhusha ugasanga umusirikare arashe Dorcas, numva isasu riravuze kandi atari njye urirashe. Ako kanya nta kindi kintu nabonye uretse ko nabonye Dorcas ahise aryama hasi. Kwiheba kwanjye kuba kwinshi cyane, ndetse ntangira kubona ko kuba nagiye mu bintu byo kwisuganya cyane ari byo bitumye ubuzima bwa Dorcas nabwo bugenda nk'ubudafite agaciro. Uko Dorcas yakaryamye hasi niko nabonye n'abandi bantu bose baryamye hasi, uretse Ezekiel ndetse na Rufus bakomeje kurwana n'abasirikare ba Macron. Ako kanya ngiye kubona mbona igitero cya gisirikare kigeze aho muri stade, badushyira hagati ubundi basaba abajepe ba Macron ndetse na Ezekiel na Rufus kumanika amaboko. Ako kanya kuko bari bafite imbunda bamanitse amaboko, bahita babafatira icyarimwe ubundi barabazirika. Bamaze kubazirika ako kanya bahita bakubita ibyuka bihuma amaso, twese tujya hasi. Nongera kugarura ubwenge neza mbona ndyamye aho ngaho muri stade, ariko abantu bose bashizemo uretse Ezekiel ndetse na Rufus na Dorcas. Dorcas arimo kuduhagurutsa tubwira ngo tubyuke tuva aho ngaho. Ako kanya nkimara kubona Dorcas nayobewe ibyo ari byo, ngira ngo ndi mu nzozi cyangwa se mu mabonekerwa, ariko Dorcas akomeza kunkoraho ambwira ngo mbyuke mva aho ngaho kuko arahangayitse cyane. Ako kanya mpita mpaguruka aho nari nicaye ndebye imyenda nari nambaye, mbona wagira ngo ni umwana wivuruguse kuko nasaga nabi cyane. Ako kanya Dorcas yamaze kumpagurutsa ahita anyicaza ku ntebe, ampereza amazi ngo nywe ndetse ahaguruka na Ezekiel na Rufus nabo bicara ku ntebe aho ngaho bigaragara ko twese twihebye. Ako kanya nabo bamaze kubaha amazi nge nshaka kwimara amatsiko nari mfite, kuko nabonye Dorcas bamurasa isasu akaryama hasi, ariko nkaba nari ndi kumubona nta gikomere afite na gitoya. Ako kanya mubaza uko byagenze, Dorcas ahita avuga ati mu by'ukuri ibintu byabereye hano wagira ngo ni ibintu byari byateguwe neza cyane, kubera ko tukimara gutandukana wowe ukaza twagize amahirwe tubona ugeze hano amahoro, natwe tuba dukatiye inyuma ya stade nk'amabandi, twinjiramo twuriye igipangu kirekire cyane, kuko Rufus yabanje kujya gushaka urwego rumwe abantu bashinzwe umuriro w'amashanyarazi bakoresha barimo kurira amapoto yo ku mihanda. Amaze kuruzana tururira turongera turaruzinga neza, turujugunya inyuma ya stade. Ubundi tumaze kugeramo indani dutangira kugaba aho buri wese arahagarara kugira ngo turebe ibirabera aho neza. Niko kwigira inama yo kuza hejuru hano hasakaye aho abayobozi bari bicaye ngo turebe neza uko biraba bimeze. Mu kuhagera ducungana n'abasirikare ba perezida ko bataratubona, tugira amahirwe turaharyama, ariko buri wese mu gitondo mbere y'uko ikirori gitangira, ubwo wari ugiye mu biro yari yateguye akantu ashobora kureberamo ibintu kubera hano hasi ikirori kiraba cyatangiye. Nuko tumaze kuharyama neza mutangira ibirori byanyu, ariko tukajya tubona n'abaseriveri bari kubazanira ibintu. Perezida amaze kuvuga ijambo ryagaruka kwicara aragusuhuza, amaze kugusuhuza batangira kuzana n'ibindi, aribwo haje umuseriveri nkabona rwose adasanzwe. Amaze gutereka ku meza ahita afata imbunda yari itwikirije igitambaro cy'umweru mu ipurato, ubundi akayitunga perezida. Ndetse muri uko kwikanga nibaza impamvu ashaka kurasa perezida kandi muri kumwe. Ako kanya mpita murasa isasu, ariko amaze kugwa hasi arahaguruka atangira gutunga imbunda perezida nanone, aribwo Ezekiel yakomeje kumurasa ndetse tugahita tumanuka hasi ngo tuze turebe ukuntu meze. Ariko abasirikare ba perezida bagahita batangira gushaka kudufata. Rero kuko tutari kubyemera, njye nahise ntekereza ko badufashe bahita badushyiraho icyaha cyo kuzana intwaro aho perezida aherereye.
bityo turi kumwe na wa museriveri washakaga kumwica. Ahubwo mpita mbwira Rufus na Ezeki ko twe tugiye kwigira imitwe yacu ku buryo nta hantu barabona duhuriye nawe. Ikirenze n'ibyo dutangira gusenga Imana ngo utigere utwegera ngo ugaragaze ko uri kumwe natwe. Ako kanya rero nabonye bimeze gutyo, njye umusirikare twari turi kurwana mbona ndenzeho cyane, mpitamo kugenda mwirukansa kugira ngo aruhe kwiruka, ubundi mbona uko mukubita. Ntangira kumwirukansa stade ariko ntarazenguruka na rimwe mba numvise isasu. Mu kureba aho riturutse n'urirashe mbona ni umusirikare warashe umwe wari unyirutseho mwene wabo. Ako kanya nk'abandi baturage bose nanjye ndyama hasi kugira ngo batandasa, ariko mbanje gutekereza neza mbona nta kuntu umusirikare yarasa mwene wabo, kandi umuntu warashe akaba yari yarashe ameze nk'untabara. Mpita mpamya ntashidikanya ako kanya ko nta wundi muntu ntabaye uretse wowe cyangwa se Ezeki na Rufus. Abaturage nabo ngenda bashiramo aho hano, mu kuhagaruka nza gusanga mwese muryamye hano nyuma y'uko bari babakubise ibyuka bihuma amaso. Aribwo nakomeje kubakangura ariko mukaba mukangutse ndetse twese turi amahoro. Nukuri chairman wakoze cyane kutivanga mu ndwano zacu, kuko bari guhita bagukeka bavuga ko wagambaniye perezida, ukaba uri gukorana n'abantu bitwaje intwaro aho hantu perezida yarari. Ako kanya Dorcas yamaze kuvuga gutyo numva ngize ubwoba, kuko Ezeki na Rufus barwanaga n'abasirikare ba perezida, ndetse Ezeki imbundi ubwo nari ngiye kurasa umusirikare wari ukurikiye Dorcas nkayimwaka, kandi perezida n'abajepe be ndetse n'umuryango we bari babibonye byose. Bivuze ko mu gihe kitari gito cyane bashobora kuza kundeba banshinja icyaha cyo gushaka ndetse no kugambana kwica perezida, bityo nkaba ndi mu kaga gakomeye cyane. Ako kanya namaze kuvuga gutyo mbasaba bose kuva aho ngaho bakagenda. Bambaza impamvu ndi kubabwira kugenda, mbabwira ukuntu bimeze, bambwira ko batapfa kunsiga ngo bagende nanjye nze gufatwa kandi bari kubireba. Mbabwira ko ubwo abantu ba perezida babibonye ko natse Ezeki imbunda kugira ngo ndase, bityo bari gukeka ko dufitanye isano, bityo barakora ibishoboka byose bakangeraho icyaha cyane bakakingerekaho, cyane ko twari turi gukeka ko n'ubundi icyo kirori nta kindi kintu cyari kigamije. Ako kanya namaze kubabwira gutyo turatandukana. Baca ukwabo mbabwira ko batagomba gufatwa, nabo bambwira ko ngomba kwirinda, nuko nerekeza mu rugo nabo baca inzira yabo, kuko nari nababwiye ko tutagomba kuba turi kumwe. Nageze mu gipangu cyo mu rugo nsanga nta muntu uhari, nibaza aho umusekirite yaba yagiye biranyobera. Ako kanya kugera mu rugo nsanga mu rugo ibintu byose birasandaguje, ndetse Marita na Jessica bari muri salo bigaragara ko bahungabanye cyane. Babaza ikibazo cyabaye Jessica ansaba kuba nahunga nkava aho ngaho, kuko ndi gushakishwa n'abashinzwe umutekano mu gihugu cyacu. Babazwa uko byagenze bambwira ko ako kanya mpageze hari havuye abagabo bambaye amakote baza banshakisha kugira ngo njye gukorwaho iperereza ry'ibyabereye muri stade y'Abarewisi. Ako kanya numva ko ibyo nakekaga byose ari ibyanyabyo, ndetse numva nta bundi buryo nshobora kurinda umuryango wanjye uretse njye ku giti cyanjye kwijyana mu iperereza, ubundi bakambaza ibyo mbabaza. Ako kanya nahamagaye Rufus mubaza aho ari, ambwira ko bari bagiye kwihisha muri control room aho Rufus akorera. Mbabwira ko ngiye kubasangayo nkababwira uko bameze, ubundi ningira mu ikibazo baze kuntabara. Rufus ambaza ikibazo gihari, ubundi mubwira ko nje kumureba. Nabwiye Jessica na Marita ko ibintu biragenda neza, mbanza kujya gukaraba maze kwitegura neza, ubundi mva mu rugo ngenda ndi kuri telefone ndi guseba nimero zose za Dorcas, Rufus ndetse na Venice, kugira ngo hatagira umenya ko mvugana n'abantu badasanzwe. Ninza kugera muri KBI cyangwa se Kentron Bureau of Investigation, bataza gutarakinga izo nimero bakazibona bagashaka kumenya abo bantu. Noneho bababona bagasanga ni babandi twarwanye muri company, bagaheraho babafata. Nuko nkimara kuva mu rugo ndenze igipangu porutaye, nahise ngwa mu maboko y'abagabo bambaye amakote, maze barambwira bati Petro ni Lewis, mu cyubahiro cyawe turimo kugusaba kujyana natwe mu biro bishinzwe iperereza kugira ngo tujye kukubaza ibibazo ku kibazo cyabaye cy'abantu binjiye muri stade hari perezida, ubundi bakaza binjiranye intwaro. Tutaruhanije wajyana natwe. Ako kanya nabahaye amaboko ngo banyambike amapingu, bambwira ko batari kunkeka ahubwo ari iperereza gusa, bityo nta mpamvu yo kunzirika.
mbabwira ko twagenda nta kibazo, ubundi tugenda tuva aho narindi ngenda ngana ku modoka yabo. Mu kuhagera ubundi bansaba kwinjira mu modoka, icyakora banyinjirana bampa icyubahiro cyanjye kuko nta kintu bangize. Ndi mu modoka ari nako igana mu mujyi mu biro by'abashinzwe iperereza hedikota yabo. Nagiye ntekereza ibintu byinshi cyane, ariko ikintu cyari kiri kunza mu mutwe cyane ni abasirikare badutabaye kuko baje barasa abasirikare ba Macron kandi ari bagenzi babo mbiburira igisubizo. Ariko nanone nza gushimira Imana ko yaturinze ntihagire umuntu n'umwe ugwa aho hantu, kuko amateka yaragiye kwisubiramo ya sogokuru Toromewo ngapfana na perezida muri iyo stade nk'uko byagendekeye perezida Macron yishe ndetse na Toromewo sogokuru. Nuko ibitekerezo mu kuntwara bingeza aho bansabiye ko nava mu modoka nkajya kwinjira mu biro. Ngezeyo banyinjiza mu cyumba cyanjye nyine kirimo ameza n'intebe ebyiri zirimo kurebana. Banyereka intebe nicaraho, ako kanya haza umugabo wambaye ikote ryiza cyane, ubundi yicara imbere yanjye atangira ambwira ati amazina yanjye nitwa Amoni, nkaba ari njye ukuriye ibiro by'ubugenzacyaha hano mu gihugu cyacu, ndetse ukaba uhamagawe kugira ngo utange amakuru ku byabereye muri kampani yawe uyu munsi ubwo perezida yazaga kugusura, bityo ubanza uvuge ko ibyo ugiye gukora no kuvuga byose ari ukuri nta kubeshya. Umukuru wa KBI yamaze kumbwira gutyo mubwira ukuri kose ko ibyo mvuga ari ukuri. Amaze kubyumva aza kureba ku ruhande nk'umuntu ufite ibyo yikeka, maze akuraho mikoro arazizimya n'amakamera aba arayajimije, maze arambwira atumva chairman, ni inama ngiye kukugira nzima. Ndabizi ko ukunda kuvugisha ukuri kose, ariko inama nakugira nuko kuri iyi nshuro wabeshya, kuko nuramuka uvugishije ukuri ushobora kwirengera ariko abantu bawe ukabashyira mu kaga. Hano mfite amafoto y'abantu bakekwa ku byihebe byagaragaye muri kampani yawe, kandi nzi neza ko harimo abantu mukorana iwawe, kandi ndabyumva cyane baje bagamije kukurinda, bityo icyiza nuko wavuga ko aba bantu utabazi. Ikindi kandi ukaza kubaburira bakihisha cyane ku buryo batazajya bapfa gucaracara muri iyi si yo hanze kuko bazafatwa. Iyo nama nuyikurikiza urakiza amagara yawe ndetse n'ayabo. Ako kanya umuyobozi wa KBI yamaze kumbwira gutyo ahita ahamagara kuri telefone avuga ko ari gukanda kuri kamera na mikrofone ariko akumva bitari gukora, bityo uwo muntu yaza akamurebera ikibazo gihari kuko ntago yakora atari gufata amajwi n'amashusho. Ako kanya haza umusore ushinzwe ibya tekinike aho ngaho akobaganya bukeya kamera ziza kongera gusubiraho n'amajwi. Nuko Amoni atangira ambaza ibibazo avuga ati ibibazo ngiye kuko bazura bisobanurira icyarimwe. Ese ibyabereye muri kampani yawe ubiziho iki? Aya masura ngiye kukwereka urayazi? Ese kuki wageze muri stade ukererewe kandi uzi ko perezida yahageze kare? Ko byagaragaye ko abasore barwanaga n'abasirikare barinda perezida muziranye, kuko uko bigaragara watiriye imbunda umwe muri bo, urabivugaho iki? Uwo mu afande Amoni nari maze kumenya ko ashobora kuba arimo kumfasha, yamaze kumbwira gutyo musubiza ibibazo byose ambajije. Mubwira ko ibyabereye muri kampani ntari mbizi, ko nanjye byantunguye, ariko ntekereje ku kibazo yari amaze kumbwira ngo aya masura nyaziho iki. Nibuka nuko yambwiye ngo mbihakane, mpita niyumvamo ikintu kigaragaza nkaho ari agatego bashaka kuntega, cyangwa se mo kimwe bakaba bazi ko Dorukasi, Rufusi ndetse na Ezeki ari abasore banjye, bityo bakaba bashaka kubankuraho. Mpita numva umutima wanjye umpatirije kutikuraho abavandimwe. Ubundi Amoni mubwira nsobanya n'ibyo yansabye. Mu masura banyeretse hari harimo abantu bane: umuseriveri, Dorukasi, Ezeki na Rufusi. Amoni mubwiza ukuri ko abo basore uko ari batatu ari abasore banjye, ko kwinjira muri stade bafite intwaro twari twabipanze kugira ngo aho abajepe ba perezida Macron bananirwaho gatoya tumwitabarire, naho uwo museriveri we tukaba tutamuzi. Ikindi kandi bakaba bareba muri kampani yose abakozi dufite ko atarimo. Ibyo mbivuga nihagazeho ariko umutima ufite ubwoba, kuko ntago nari mbizi ko umuseriveri ari uwacu cyangwa atari uwacu. Mpita numva ko mpubutse cyane, kuko baramutse bagiye bagasanga uwo museriveri ari uwacu byaba bindangiriye kuko naba mbaye ikihebe, bityo Macron yankorera ibyo yakoreye ba Salvatore. Ako kanya maze kuvuga gutya Amoni yarandebye azunguza umutwe, ahita ahamagara abashinzwe umutekano aho ngaho.
bahageze basaba kujya muri kampani bakatuzanira urutonde rw'abakozi bahari n'amafoto yabo, bose nta muntu uvuyemo kuva kuri chairman ndetse no ku mukozi wo hanze. Ako kanya mpita mbona ko umutego bari banteze mwuguyemo neza, kuko iyo baba bazi ko cyangwa se bari gushidikanya ko atari umukozi wacu, ntabwo bari kwirirwa batumiza urutonde rw'abakozi baho ngaho. Bityo kuko bari babizi ko umuseriveri ari umukozi wa kampani yacu, bakaba bari bagiye kubinyemeza mu ruhame neza, ndetse perezida agahita amfata nk'icyihebe. Umugambi wabo bari bapanze bakaba bawugezeho, binagaragara ko umuseriveri ari bo bamuhaye akazi.